umurage wa mbere ushobora guha ababyeyi dore ikigukwiye kujyanamo abana bawe. Urebe umurage wa mbere ushobora guha abana bawe nuko bajyana mu kigo cyiza gishobora kuba cyabaha ubumenyi ngiro bukenewe ku isoko ry'umurimo. Uba bamenye ibanga bahisemo kwerekeza abana babo muri Muhanga Technical Center aho babafitiye amashami atandukanye nka Masonry, Automobile Engine Technology, Automotive Transmission, Culinary Arts, Accounting, Software Development na Networking. Aya mashami yose dufite kuva mu mwaka wa 4 kugeza mu mwaka wa 6. Tubafitiye kandi inyigisho zitangwa mu gihe cy'umwaka umwe mu mashami akurikira: ubwubatsi, ubukanishi bw'imodoka, guteka no kwakira abantu, gutunganya imisatsi n'inzara. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara kuri 078 49 90 52 cyangwa kuri 072 53 86 679. Ngwino wige muri MTC uzakura ubumenyi ngiro buzagufasha guha icyerekezo kizima ejo heza. Ubu zawe bakavuga waba ujya wicara mu nshuti zawe bakavuga uruzungu ntugire na kimwe utoramo, nuko hari ibanga bakurushije utamenye. Bagutanze kumenya ishuri Action Driving and Language School. Reka nanjye nkwibira ibanga, gana ishuri ryacu Action Driving and Language School ubasha kwivugira indimi nk'uwavukiyeyo: Igifaransa, Icyongereza, Igiswahili n'Igishinwa. Kuri baba ndi mwifuza kujya mu mahanga namwe tubafitiye impamyabumenyi cyangwa se certificate nka TOEFL, IELTS, DEF na TEF. N'abakeneye kwiga computer ntago twabibagiwe. Action Driving and Language School kwigisha amategeko y'umuhanda kubashaka provisoire, kwigisha gutwara ibinyabiziga kubashaka perime kandi mu gihe gito. Wadusanga mu mujyi wa Kigali mu nyubako ya Shike muri etage ya mbere umuryango 45C, cyangwa se ukaduhamagara kuri 078 72 46 268. Hey! Mama we! Hano hantu harahiye. Bimeze biti. Nanone nakubwiye ngo ni Rocky. Nigarukiye nyuma y'igihe kinini. Nkabona hari ukuntu university zimeza ngo ziziraho dare. None wagaruka ugasanga wa mwanya wazihaye zawupfushije ubusa. Kugira ngo zibahe ibibakwiriye ziraho zirasamye. Bimeze biti. Niyo mpamvu umwami yahisemo kwigarukira cyane ko burya nta n'umwami utanga ikamba gihumeka. Kirazira. Sibyo? Izi filmu uzisanga ku gasobanurifilms.com ntuzisohokera. Abose nabagateye inkunga n'abashoyemo baragisha bavuga ati Rocky. Nuko bavuze. Sibyo? Do bose bamenyemo. Sigaye nsobanura negamye nk'izindi ngagari zose. Bimeze biti. Abakunzi bagasobanuye mwegere hafi twiririsi. Bimeze biti. Ni War Party. Dutangire mu butayu kuri kiri filime. Mu butayu ahandi nyine ubona bahita ku gasi. Nabahita ku gasi. Buraro ubutayu. Do. Kay tumenye ko filime idasanzwe. Kongera do. Nuri mukanuku mwiyereko. Do. Ni Rupita. Ni Karupita karaho. Uramubona ariko. No mukobwa dutangiranye. Ni babandi bita ngo ni ba deputy. Abakora mu biro bya sheriff. Kumbe afotofuye. Kuvuye kuri bariya barakwereka kuri no mu muhanda hari indi yakurikiwe. Bimeze biti. Hano hari yakurikiwe. Hano bari hano. What's what? Bana unza n'imiki. Umukobwa wanjye umunsi biruzi imyaka 21. Hook up resale. Iyo ni impano mushyiri. You got her a gun? Umukobwa yagiye kumushyira imbunda. Turning 21. Nyina agiye kuza imyaka 21. Roach coach. So Clem's won't stop shopping for life shortening shit. Ubu wagiye ugenda kugura imbunda umukobwa wawe. Does he do umukinga? He might. You can damn near. None sasa ure n'amasasu birashoboka mwana. I got a gun when I turned 21. Je ngira imyaka 21 nta mbunda bampaye. How much you spend on that Ruger, Rookie? What is this? Wagakobwa gashashe mu kazi. Ibyo nkora mba mbizi uyu mukobwa ni Rocky. Baba ningo n'abantu b'inkitsi mu kazi ni bashashe. First century gunfight. It's not the brush. It's the artiste. Umva, imbunda buriya ntago ariyo yirashisha. Ahubwo umuhanzi yirashisha. Artist wifite n'uburyo yikoreshamo. Hari abasobanuzi njya no bavuga ngo tuve
kera ngo wama mikoro nk'iya Rocky mikoro ntabwo ariyo kibazo ahubwo uyikoresha hari imodoka yakurikiwe hakurino ndakira gukurikira filime to nakagabo kakurikiwe imodoka kugira hano yagacumbiyeho imodoka yagacumbiyeho kurikira filime zindi za filime z'ubwenge Unity iri hafi over muratwumva 3/20 responding en route. bano baramusubiza turi mu nzira tuza hari aho babonye imodoka iri mu bintu biteza akavuyo mu muhanda Unity iri hafi barayihamagara nimba ari cyose kibereye Nyabugogo bavugira ku cyo batabari ya Nyabugogo cy'imisagara nta muntu wo muri hafi ko ari imodoka iteje ikibazo ubwo Unity zindi zihari zisa ziruka katururi akagabo imodoka kayivuyemo urebe filime hey turi mu butayu bakise ngwiki Cop Shop Gerard Batro mama we cyamamare kikarimo cyane hey Gerard Batro muramuzi akarimo bakise Cop Shop mugaba cisheni afite agapfunyika ke kwikote na congo ntukabona umuntu n'agakote n'agacongo yiruka ku zuba birakatsindwa kote ubundi na moto ntibijyana ikote muri bisi ntibijyana kote ubugomba kuba uri mu gatwikiri meze neza umugabo yarirukanse bya bindi bavuga ngo kagende bukwirireho umugabo yaragiye bumwiriraho ese uyu mugabo arahigwa na polisi kubera iki hey music supervisor mazine barayakweretse editor ni Kadafi umugabo azana yarirutse bumwirira cyambaye n'ibifimi katururi none kwirukanyira mu butayu birakatsindwa nta n'amazi ufite nta jibu iri hafi aho nk'umugabo yarirukanse ariko ati cyangeze ahantu hari jibu umuntu akaba yasoma hakumva uko bimeze umugabo uri kwiruka mu butayu kubera kumanywa ubwo afite inyota ahandi usanga umuntu yishwe n'inyota buriya kwicwa n'inyota wakwicwa n'inzara icyaka barakwereka muri iryo joro aba bapolisi n'ubu baracyari mu kazi babizi wengeye kureka ubura aho ngaho urya witera iyo mitima nanjye ndaje mbe nita ku baturage bari hano abaturage bari hano bafite akavuyo polisi ari kurwana n'abantu basinze n'ubukwe bwabaye buberamo kurwana menya to bukwe bwabaye intambara babwira ngo ntabwo mfite to ntambara mu bukwe hano ntambara fire urashi mu kiri asasu kagakobwa muri mwe nidushaka kumara ijoro afunze That's what I thought. kuri ryenye mu polisi kakagabo birukankanaga wa mugabo birukankanaga barabakamira mugabo ikubise umupolisi ntabwo nashaka gukubita babarire jya hasi okay ni mumfunge basi ni mumfunge ndabishaka ntabwo njya hasi ahubwo mujye kumfunga mugabo mukubise amashanyarazi akagabo gakubise umupolisi kamwe birukankanaga igitondo cyose karavuga ngo nimujye kumfunga kameze nk'akari kubyisabira uyasubizamo icyangwe cye kubita amashanyarazi hano ko bwari bwabayemo intambara X yari yaje guteza ingaru ibyo bimaze kuba hano hari ikigabo gihari cyarabibonye umugabo bafunze ibibaye byose kirabibonye kuri kiri filime iyi ni ya filime isohoka byibura rimwe mu myaka 500 umusobanuzi we naho ndi byibura uvuka rimwe mu kinyejana ku buryo hashira indi myaka nka 300 naho ndi musobanuzi murabona umeze nkanjye umusore nituzi cyatumye yirukanka ubutayu bwose gusa yarari guhigwa gatinze gusa yakubise umupolisi nawe urumva yikubise umupolisi ikintu bagukorera ubwo se si mu cyumva dore ngo uyu baramuzanye yakubise umupolisi ngiye nubaha abapolisi sinzi impamvu abantu batinyuka inzego z'umutekano Sorry for you, Kim. hari umusore tukuzaniye Kim Guys screen 40 and look at this pretty blue purse. mugenga tumufashe saa 10 afite igikapu cy'ubururu All you're getting is the one you're spending the night in. Ewa nawe ugiye kurara muri gereza ubwo baramusaka This charming man. urebe gusa nguye kureba hanze abona igicucucucu kimeze nk'ikiri kwinjiramo hano uyu mugabo yari ari guhigwa Teddy, you're bleeding. ko mbona uri kuva amaraso se A lot. menshi The hell is this? ibi ni ibiki mugabo kureba He got shot. uyu mugabo bisa nkaho bamurasheho Des, get him stitched up. urabizi mujyane muri gereza niyo mva afite irunga araza kuvuga sha mama we ntabwo yigeze gukunda na gato pe hano harabari kuganira none se ubwo byari ibiki abari kuganira abapolisi ngo ntiwamenye ikiganiro cyari gitangire naho gihereye kombe hakuri no muri abo bantu bari aho harimo cyakaraza gikoramo hano What the hell is going on? mwana n'ibiki bijya mbere Last week, you bitching about not getting enough overtime, and now abakigaye
musigaye muregeza cyane muba mwicaye mwigize nk'ibikecuru bishaje musubire mu kazi bose bahita basubira mu kazi bari mu giparu Officer Yuba What the fuck are my evidence inventories? The ones I've been asking for stock mbika ibimenyetso byanjye imezite I'm on it. ngiye kureba ibimenyetso wazanye ibyumweru bishize mbikwereke I prefer get it fucking done. ibyo tubirangiza none abafite inventories yeyi usanga ibimenyetso baza bakabirunda ahantu Damn blood pressure. mwabaginga bane mukanze umurire amaraso muzamurira isukari unafandi boss nabo Central State 10 out of 10. kumbe bidatinze tuvihera tugaruka kuno abapolisi bari mu nzira birasanga ikirori cy'imodoka cyamenetse Kimo nawe sohoka muri ubwo bwogero wa muginga unafandi mwakize ibitambo mbuga 1155 off the area road. ku muhanda wa 11:55 tubonye imodoka isa nkaho yarenze umuhanda nta muntu ibaruyeho Copy 10 out iyo of modoka bayirasheho Shut up, please. Do you mean pull it bano bari hano na polisi hari yaje nabo yenda kubagunga yagasani n'abapolisi bari babonye iyo modoka yatawe na cya kigoryi bamaze gufunga What the fuck? bigenze bitafande yumvaga hari imodoka yari bagonze And is everything okay? Otis byose bimeze sawa rebe umugabo yasinze yaragunze abapolisi babasinze bagenda muhanda basinze yaragunze polisi tu nko kugenda asogongera kuri ka dunia yote polisi iramwambara vayo is wrong with you? ikibazo ki muginga yasinze umusinzi warugunze abapolisi Not asshole. uyu ni iminsi 5 muri gereza akanahuhamo tukanamufotora iki cyoko cyari kigonze na polisi ubwo ni iminsi 10 Don't fuck. wakigorye buze gatongo cyo polisi katurore yari yasinze bamupakira muri ka kamodoka sinzi impamvu imodoka ya polisi ngo muhita ngo imbere hari akamodoka mwana mupakiye mu kamodoka Down. muginga mu bubangukane Hey. Give us 30 minutes. iminota 30 turaba tumuzanye urebe filime nuko dutangiye filime yo uyu yari yisha polisi katururi kumbo bamaze gufunga babanje no kumuvura yari yarashwe Daddy. Someone trying to kill you? hano harimo utuntu twari twagusige mara abantu bashaka kwica Trying to get arrested niyo tonight? mpamvu bashaka kwifungishira ijoro ucyo mugabo yemeze rameze nk'uri guhunga abantu ahungira muri polisi urumva n'abantu bashaka kwica To an officer, that's aggravated battery. wakubise umupolisi n'icyaha gikomeye cyane County. ushobora kuba wafungwa amezi 12 kuri 18 A minuscule amount of sympathy for you getting shot. gusa nshobora kugabanyiriza igihano kubera ko mbona bari bakurashe nuramuka umbwiye amakuru ko warashwe yarashwe nande gusa isasu ni kumwe iri guhushuruka futuraso This boyfriend in high school nari mfite sheri wanjye ku ishuri is Flores. yitwaga Curtis Flores Father didn't care for him. Not that he liked papa wanjye ntabwo yajyaga amwitaga friends, but he always said about Curtis, yajyaga iteka ambwira turiya musore Curtis boy is never more than a day ahead of the devil. uriya muhungu mukundana ntago azisazira mbega ntago asigaje umunsi umwe imbere yuko se ikibeze ngo amutware Curtis mwakundanaga amenya ari umusazi byaje kumugendekera gute Stabbed and killed in the baje kumujomba icyuma baramwica kandi koko nibyo uyu mukobwa mbega yari afite sheri umeze nk'igisazi ku buryo papa w'umukobwa yamubwiraga ati karagahungu mukundana nta myaka ingahe gafite imbere ubona karagahubutse hari umuntu uri kuvuga ati ibintu uvuga ntuzisazira cyangwa ibyo ukora We got an unmarked Crown Vic. we wari utwaye imodoka Just found abandoned by state troopers. imodoka bamubwira ahantu bayibonye yari yarashwe You, Teddy? bivuze ngo iyo modoka ni yawe Teddy sibyo wumve I want my phone call now. ndashaka ko mumpa telefone ngahamagara buri muntu uri muri gereza afite uburenganzira no kuri brigade Law enforcement officials appear no closer to solving the brutal murder of Nevada Attorney General William Fenton, who umunyamategeko mu rukuru muri Nevada iri joro twamusanze we yishwe umugabo akiri kuri telefone mu makuru hari biri gucaho as you know, we're ntago twaguha amazina much information as possible. iperereza riracyakomeje ngo tumenye ninde wishe Very hard. umucamanza mukuru wo muri Nevada tumenye n'abari babiri inyuma uyu arabyumva itaba telefone uyu aramucunga arabona umusore atari kwitaba telefone ni Lorraine ntago nimero icemo siga ubutumwa ndaza kubwumva Listen, it's me again. ndagira ngo unyumve nanone Get the fuck out of the house. ndagira ngo musohoke mu nzu muhunge And go somewhere. fata Ryan mushaka ahantu muhungira I sent you the combination. Check your texts. Check it. nakoherereje password uri buze gukoresha ufungura ufata ibintu n'umwana mugende n'umugabo Okay. ndakupa n'ubutumwa asize rebe witwa Teddy I didn't get ntabwo tuvuganye You just give me the code to yourself. I'll check it for you. wowe mpe nimero nze kumuguhamagarira nyuma
urebe muri burigade ni sitasiyo y'ibiro bya sherifu bari ibiro bikomeye cyane birenze nimba abwira ngo mbega ndi sherifu w'umujyi wa Kigali mbega ugiye tubyumva umugabo bamuzanye muri mabuso mo hasi amategeko avuga ko abashyitsi bacu babi tubafunga mu buryo butandukanye n'abandi niyo mpamvu tugiye kugufungira ha wenyine mbega we ntabwo bamushyira ahandi izindi mfungwa ziri mbega ngo imfungwa bano bita ngo ni abashyitsi ng'abashyitsi bacu babi ubwo ni imfungwa bashatse kuvuga nyine yasuye polisi nawe uzasure polisi nkwifurije kuzabasura kumbe kuri no hari undi musinzi bazanye kuri burigade uyu mugenga arahumura nk'ikibuno cya satani nimba yarakihumurije ryari rebe umugenga araje yaratugonze yaratwishe no musinzi igisinzi afite ibyangombwa afite perimi kini giki tumusanganye John Doe kini giki uyu bafashe ako nagapima nyine diabete yanyu kizamuka wewe ugeze kurwara diabete ra Not every fat guy has diabetes. Wa muginga nubwo mbyibushye ariko nakoze sport nta bya diabete nigeze ndwara. Prisoner escort down to process. Agire uherekeza ino imfungwa ijyane hasi biho bayifungira. Yeah, I give up on the workouts. Wayijyanye sikare waburi gukora sport imfungwa bafashe ngo bayita John Doe. Harako bayifunganye turi nakuma kari harango bayifasha gupima isukari, diabete niki. Ikigabo kizana cyasinze. Umugabo yasinze kandi abasinzi bakubwira ko gusinda ari tombora. Gusinda kandi ntago ari ubuntu ntago ari buri muntu byuka ngo yasinze. Gusinda ni tombora bisaba kuba uri umukire ufite amafaranga nta mukene wabona yasinze. Rebe abantu babyifuza babibuze. Okay big guy. Rebe filime. Okay ashano gisinzi cyasinze hano nubwo kibasha guhagarara. See that shit? Hey, never happened. You got any food? I'm famished. Just loaf. Man, mufite icyo kurya ko nyiconje. Dried dog shit is delicious. It's just ain't your night, Teddy. Teddy nagwaye turya nona. Umugabo ngarashaka kurya dore nguyu. Bamufunze. Ndetse bisa nko yari yarashwe. Umugabo yemeye gukubita umupolisi kugira ngo bamufunge. Ibaza umuntu ukiraho yifungisha kandi umugabo yambaye agakoto urabona ko atari mayibobo. Hari umuntu ubona ukamuna ko yarasanzwe asa neza yarameze neza karaga koto urabona ko yakaguriye kwa Mika Fashion. Sibyo? Niyo muntu none wenyine nzi Kigali ugira amakote y'ubwenge. Yo. Ari muri gereza. Ari kwikatisa we bamufungiye ha wenyine afite icyaha gikomeye. Kumbe hano hafungiye icyaha gisinze. Uyarakata. Yakata ni iki gisinzi kigakata. Gisinzi nacyo kigasubira inyuma. Niko. Igisinzi cyawe kiri muri brigade. What are you in for? Bagufungiye iki? What are you in for? Wese bagufungiye iki? I sucker punched the cop. Nakubise umupolisi gipfunze. Umve. Oh, that's not what you're in for. Iyo ntakare mpamvu ufunze. Umuntu umusinzi umubwiye. More than that. Wafungiye ibirenze gukubita umupolisi. What'd you do? Ukora iki? Did what I had to do. Je nakoze icyo nari mfite gukora ngo mfungwe. Kugira ngo ngere muri gereza. Nabikoze mbishaka. Inde Gerard Butler. Nakoze uko nshoboye ngo mugereho Teddy. Mama we, uyu nawe yifungishije. Ndagira ngo unyumve neza witonze. Nta gihe kiri dufite. Hey! Hey! Tangira gutabaza. Ndagira ngo unyumve. Glenview Crescent, Barbados. Apartment tuye kuri Glenview. 914 uza abantu bayituyemo. Ibamo umugore n'umwana bawe. None utangiye guhamagara polisi ngo tutazi umugore we n'umwana bari. Itacicika yarongera risindisha. Arongera risindisha. Uyu mugabo yagize gutya. Narindegereje icyo kurya cyane. The big black kind. Umva nago twaguye icyo kurya. Munzane hot dog. Igiporezo. Cicika umugabo yisindishije. Umwe yakubise umupolisi ngo bamufunge. Utaremera gonga polisi kugira ngo nawe bamufunge. Akurikiwe wari wifungishije mbere. Cyabindi bakubwira ati niyo waje mageragere nagusangayo. Nta hano umugabo ni muzima. Muzima. What do they want? Barashaka iki? Bari kumugendaho. Icyo bashaka urakizi. Make a deal. Twumvikane. Ndagira ngo unyumve Teddy. I don't want you to think that you can save yourself. Sinzi uburyo utekereza ko wakwikiza ariko nturi bwikize.
There are other considerations. ariko hari ibindi watekerezaho tukaganira tukareba icyo twakora. Is that what you're talking about, my ex? I can't give a shit. Utangiye kuganira nk'uwo muntu wahoze akundana nanjye nawe yajyaga ambwira ngo nabitekerezaho tugasubirana. Ex we. Urebe. All right. Sawa. What guarantees you give me a spare? Niye garanti muri bume ko umugore wanjye n'umwana mutari bakoreho. You know how this goes. Bino bintu uzi ukuntu bikorwa. It's up to you where I go next. Aho ndi bukurikize cyangwa icyo ndi bukurikize nkora niwe uri bugihitemo. You can't do shit to me in here, pal. Nta kintu wakora turi muri gereza hano. Ntacyo wantwara. Umve. Bose baratekanye mbega. Can't do a fucking thing. Urabizi nta kintu wankoraho turafunze. Ni ikigabo cyamukurikiye muri gereza. Barapfa iki? Okay? What okay? What's that? Byo ni biki? Hey! Zano kureba hano ni brigade bafungiramo abasinzi, harimo n'undi musinzi wari warangiye kare witwa Patikop. Ugeza kwicara hano. Yakurikiye umugabo muri brigade turi mu masaha y'ijoro. Saa moya zirabura saa mbiri. Wazara umugore wanjye n'umwana bimeze bite? Baracyari bazima. Amutungira agatoki ku isa kabiri gatatu. Urebe kumbe tuvuye hariya twigarukire kuri afandi. Hano hari uhari. You want a play date or something? What the fuck are my evidence inventories? Ariko ibimenyetso nagusabye kujya kundebera muri stock biri he? Yarabyumva ni Yuba. Kumbe uyu mugabo hari ibimugi bamwohereje bambwira ngo ibintu byacu biri hehe. Ni amafoto y'umugi bambwira ngo ibimugi biri he. Hano kuri polisi bimugi yafashe babishyira muri stock yabo. Iki niki bakazashaka umwanya wo kubitwika. Biriya bintu barabitwika. Umugabo ari igikapu yakuyemo hano cyanditseho polisi akizana hano. Ndakina ukurikira filime. Ni Karaza yinjiye mu gipolisi. Azana muri stock aho babika ibimenyetso byose bafatanye abagizi ba nabi. Cyase abakekwaho ari n'igihe utari umugizi wa nabi bagukekaho bakaba bakubitse. Urengana. Angizana cya gikapu hano kirimo ibintu by'ibimogi. Apakira hano ho. Rebe. Ibyo yafashe abishyira hano. Urebe filime. Naho polisi bikura umugi arangije akuramo ibindi bimogi abisimbuza bya bindi bya nyabyo hasiga ibintu by'ibimogi bimeze nk'ibya pirate. Harabaje we film ari kwiba ibimogi agasiga agasigamo ibitari bya nyabyo. Don twari tuje urumva polisi ntago yapfa kubimenya ntago yarafunguye amabure yose yafunze. Ushobora kugenda ugakora amabure irimo urumogi rwa nyarwo ukasiga udupfunyika tunga n'umurenga twatundi ariko turimo ibyatsi ntago bazamenye ko ari wowe. It's a pain in my ass. Yeah, I'm bad. Umugabo yitegera nka rwose ari muri control ibiri muri stock. Meze neza? I'm worried about you, man. Mpangayikishijwe nawe mwana Karaza. Grown ass fucking man. Umugabo ukuze Other grown ass fucking man. ntago ahangayikishwa n'abandi bagabo bakuze. Sibyo? I'm tired of Mitchell's bullshit. Mane ndambiwe n'umwanda wa Mitchell. Look. Eba. You don't have to tell me, but Ntago ufite kumbwira ikibazo ufite. chat, shoot the shit. Ariko ukeneye kubanganiza ukambwira icyo aricyo cyose ntari bindahari. Okay. I'm good. Ni inshuti ye. Turi muri polisi. Umunyamategeko ukomeye rwose baramuvuga. Umupolisi aravuga ukuntu yishwe byose arabivuga hano. Umuntu wamwishe cyangwa bamwishe tugomba kubashyikiriza ubutabera. 2072, 2096. It's embarrassing. Makes only the Attorney General of Nevada. This fucking guy Moretto has been busted more times than I've made bust. 22 arrests. Uno muginga twafunze ndabona yarafunzwe inshuro zigera muri 22 hano. What are you doing? I'm working on road roulette. Man, ndi kwitoza ukuntu barasa. Yeah, see in Indiana we used to pistol on everything. Muri Indiana dukoresha pistol cyane turasa inkwavu. With this thing, you take one round. Wafata gisasu rimwe ukarishyira mu mbunda muri revolver. Land on that cylinder. Kubita muri cylinder yawe. And were you any good? Ugakura isasu wagira amahirwe ugasanga ari ryo rimwe ukarasaga kwavu. So you were a failure in the eyes of your father? Wigeze ugira icyo urasase ya papa wanjye wigeze kurasa urukwavu. Niwe wajya guzirasa nyine yashizemo isasu kuri atubwo so waramurumbiye nyine. Because you got that fancy black on. You didn't think I noticed that? Oh, I'm surprised. Bari kuganira ni babiri. Comfy cozy on my head. Man, imbunda mfite hano kwita ko ryangira bangutse ngurusha umuvuduko tugiye kurasana. Baraganira. Na polisi nyine bari kwangiza igihe baganira gake gake.
umukobwa akura y'imbunda. RC is sticking around. Sergeant natubone turi muri iyi mikino yacu y'amafuti. Kura y'imbunda urabona ariko. Turebe ninde watanga undi kurasa undi. Amasasu yose bamaze kuyakuramo. Gaturebe. Do. Cyawe. Kobwa ahita muhereza ibye. Kobwa uri narabangutse. Wambonye se. Hey. Officer down. Ngo ofisi yari hasi ndamumennye. Hey. Abari abonye se. I can put my grubby finger. Mani ngiye buretse winyanduriza imbunda wowe. Yeah. Neza gutoragura amasasu. Subiza mu mbunda nyine babara aho ngaho nyine bategereje kumva nkaho bahamagaye. Nabo ni abantu riga bagomba kunyuzamo bakanaganira muri gereza. Hey! Abagabo babiri bifungishije we yaje kuri cyundi. Nzuriwe mwana. Heard all about you. Nakumvisheho. Legendary Bob Vidic. Umunyabigwi Bob Vidic. Bob Vidic floating around about you. Abantu ni byinshi bakuvugaho kuri umwicanyi. You cut off his arm with a carving knife and then you Ngwara umugabo ugeze gukata akaboko ke n'icyuma amenyo yakuramo. Umwicanyi bita Vidic n'umunyabigwi. Kara akaguru nakase sa akaboko. Mva ikigabo kwiregura ariko. About you too, Teddy. Teddy nawe nakumvisheho ibyawe. So you're very effective. Urarenze urumwatari. You're not dead a dozen different ways by now. It's a cross between. Wakabaye warapfuye ariko wagiye usimbuka urupfu inshuro nyinshi cyane ku buryo ngo biba bisa nkaho uri igitangaza. In anything really. Mani ngiye ntago nsanzwe ntago mpfa gupfa. People what they want. Abantu mbaye icyo bashaka. Iraguruka. Mwingo numwicanyi dore nguyu bamwita Vidic. Say we cut to all bullshit. Reka turekera kuvuga ubusa. You want to live. Urashaka kubaho. You still think that's possible because you haven't been paying attention. Ntago wumva ko kubaho uje kwifuza bitari buze gushoboka kubera kutari kudutega amatwi. You mean the money you stole? Mani cyafite amafaranga. Ayo mafaranga nayo wabibye mu bakuntumye uri gushaka kumva. Dad, Teddy, it's not about the money anymore. Ubu ntago ikibazo kiri cy'amafaranga Teddy. Here, Teddy, no deal to be made. Ubu ngubu ntago ibintu byose bibuze kugenda nk'uko bitekerezaga. Never simple. Ibintu biroroshye ukuntu ntago byoroshye. Umve. I'm fucking idiot. Uri ikigoryi. It is that simple. Biroroshye cyane. Mugabo reba ku isaha. I'm running out of time, Teddy. Igihe kiri kunshirana Teddy. Running out of time. Kandi abantumye nabigiye kiri kubashirana. Yuba! Bullshit. Uyu na afande. Will somebody get fucking Huber up here? Ageze ubwira ikigoryi Yuba kikoza hano. Yuba n'abandi bagiye kwiba mu gikaraza. Afande ari kumushaka yamubuze. Mu kazi. Bose bari mu kazi bakarayimo bashinzwe umutekano bareba ati bimeze biti. Katorori. No, I'm sorry. Babare. Huber? We uri karaza ko mamagaye karaza ukaza. Ariko wasize umuryango ufunguye. The ass policy, but you don't seem to pay any attention to that. 22 arrest, 0 conviction. Hano hari umugabo ufunzwe inshuro 22 kandi nta cyana kimwe yakoze. Moretto. Uriya witwa ngo Teddy Moretto. In Crown Vic yet? Yeah, I just said. Na ya modoka twasanze mu muhanda ngo yariye. Driver. Did you read the state trooper's report? Why the hell would I read the state trooper's report? Wabasomye raporo ya leta simuvuga uriya mugabo. Ntago nayisoma none tutaramenya ibye. Will somebody please get Huber up here? Okay, ugise umuntu umagarira karaza kanana. Ariko ufite telefone wahamagaye. Kugira ngo uvuze indura fan. Fairy light and a siren mount on the dash. Okay. So here's my theory. Reka ubwire ukuntu ngiye mbibona. Stole that unmarked off a cop or he... Uriya mugabo ashobora kuba He's a fucking total. Yari yibye imodoka y'abapolisi uko yaririho ngo yibye imodoka yaratwaye ngo yaririho bwa buduha bw'icyo bumeka ku mutwe agenda cya siren kigenda gisakuza nyine cy'ubuduha ati yari yakibye yari yibye imodoka iri buduha ari kugira ngo yirukanke nyine yijishe nk'ari umupolisi urumva gishyize ku mutwe kikaya gisakuza abantu bagenda baguye inzira bavuga ati ni nka ambulance cyane imodoka itabaye fanda vayo cyabuze karaza karaza urimo hano ibi filime Ski. Yo. I'm on number Yuba. You see him? Tell him get his ass in my office right now. Yamaze gucaho na afande. Kumbe dore Yuba ari muri toilette hano turamubona. I'm doing everything that I can. Genda zo ukuri cyo cubuye cyose. Gotten about a key and a half of evidence. Kimwe cya kabiri cy'ibimenyetso namaze kugikurayo. What could happen to me if I... Ariko muzi cyangwa baramutse bamfashe. Ngabari kwibi mu gihe. Ndabizi nguri mideni. Yes. Yego, ni karaza. What do I need to do? None nkore iki rero? Uramubona ariko?
bigeze saa 7 z'ijoro. Umugabo yaryamye ni kuri congoze. Hano hari umusinzi ne bafashe yarengeje saa 1 yasi. Yewe Patikop. Agaraye ubwenge ari muri polisi ntazi n'igihe bamufungiye bahamugereje. Abasinzi nyamara bajye babafunga we. Do. Kigoriye. Do. Kiranaruka uyu bamufungiye muri brigade irimo abandi. Do cyasinze. Yanagamu. Hango firaza kumerera nabi. Ndaza kunywa ka kanini ka action. Aspirin's bad for your liver. Aspirin icyo kinini ukinywa cyangiza umwijima. Ibi binini rero mugura mukiyahuza mukanywa cyane. Byica umwijima kurusha n'inzoga. Degree from the University of Common Sense. None se uri umugango yanarabyize minuza muri kaminuza bita Common Sense. I didn't think you studied there. Kandi wenda bize nagugeze wiga iyo kaminuza ngo ugire byibura muri iyo kaminuza. Kubona ari nk'urugori. Thinking suspicion that, Aka kondi gukoza ibintu byose kavuga ngo ni cyaga Patikop bari kukibwira nge nasinze. Suspicion. Fucking Wa kigoryo nguri kunyeka hiki. Atangira gutuka umwicanyi. Umwicanyi kure bana amasaha mwuzuriyeho. Urebe. Just a minute. Uretse umunota umwe. Kumbe hano muri bya bimenyetso bamufatanye byatangiye kuva mu mwotsi. Hey! Nako bamufunganye. Muko bamufunganye yatangiye kuva mu mwotsi mwinshi cyane. Mwotsi mwinshi cyane. Urebe filime. Mwotsi urazamuka. Set an alarm or a reminder to get your ass kicked. Mano ribishyiramo ara muri bukwibutse sigende bukubitira akabono kawe. No rusinzi Patikop. There it is again. None urongeye. What? Iki? Oh, that's good. Change it up, huh? What? Ibyo bintu bye byo kwanga iki bya bigambo by'abasinzi ngo biri kubangamira n'umugabo. Alright, man. Man ngiye nagukubitiramo hano. Fucking step dad. Ndabona umeze nka bya bigo biba byarinjiye abagore. Looking at a real one, son. I don't give a shit. Kigoryo uko uri kose sinkwitayeho. Ranyumva Patikop yase ku kanya aramusijyaho kubera imyotsi izamutse kubita muri fire detector myotsi mwicanyi kubitira Patikop we Patikop cyawe gotobara yimena cyiwe gotobara yimena umugabo ni mubi bipfutse bitatu mu ngoto yihuse we yaratabaza uyu nawe aratabaza mutabare we hano hari umuntu ukeneye ubufasha wafashwe n'igicuri arabeshya igicuri we Bring me a fucking fire extinguisher up here. mwese mwagize unzanira kiriya cya kizimyamoto Yesu Kristo ibicu bikubira imyotsi izamutse igakubita muri twa fire detector inzu yose ijyaho zarama igatangira kuburira abantu ko inzu igiye gushya niyo yaba ari umwotsi mukenye w'itabi inzira sakuza ukagira ngo abantu bagiye gushya Katururi Do yarasakuza muza mufashe umugabo afashwe n'igicuri we Patikop kiramufasha arabeshya ngarasakuza ngo mutabaro ndati ni igicuri afande yivirayo urebe filime agiye gupfa we baramwisha ndati ni igicuri urebe yinjirana agiye gupfa umva ni igicuri maze mufungura kanwa kandi uwo mukubise we afande aza gutabara yihuse cyane yikwinjira afande yinjira mitani unyubaka irimo umwicanyi shoga umugongo wa afande urebe nyuma ya afande kuramo indembo kura amenyo mwicanyi fire cy'umugabo ari guhigwa sinzi ikintu bamushakira bano bikankamo bishe umusasu mu nyubako basa umugabo wifungishije azi ngo kuri polisi nta muntu wamusanga imfunguzo bazikwiye kuri afande agira umfasha umugabo ashyiramo imfunguzo kingure yica umuntu tarakingura You seem to have sobered up. ko mbona inzoga zagushizemo I want you to drop that gun. ndagira ngo ushyire imbunda yawe hasi Flat as a board to the floor for me. imbunda none uyishyire hasi uyinjugunyire n'ikirenge kuri gutitira nuko mfite ubwoba Amazing, I haven't blown your fucking. ahubwo sinzi impamvu ubwo bwoba ni uburi kumbwira ngo kuki narakumena umutwe. You assaulted my sergeant and are attempting an escape. wishe sergeant wa nakukubise sergeant wanje ugerageza no gucika. Blah blah. Drop that shyira hasi gun. icyo kibundo ufite mwicanyi aratuje ntari guhubuka. uyu mugabo ni icyamamare yagukiniye filime nyinshi n'umuhitinzi koko. Izi filime
hey kubwe mushyizeho imbunda urebe filime witonze yarayireba bucece mu gace sawa akiraho n'abandi bavuye abonye abandi baje imbunda abona kuyirekura genze bite dukeneye ambulance nona murebe sergeant ukuntu ameze No, but he was attacked. And get the other guy up to the infirmary now. He's having trouble breathing. uriya wundi bakubise no mu kimwe patikope umujyane mu kavuriro dufite maro muri infirmary yabo. Anything I can do to help, officer? hari icyo nakora ngo ufashe ofisiye. I'll be right here if you need it. nukiri icyo ukenera umubwire uyu nawe ntabwo yahita abwira abapolisi ngo iki kigabo ninjye cyaje kugendaho yaracecetse nta no kuvuga ngo cyari kije kunyica umugabo nawe ntituramenya ibye ikubita ipinga aho ngaho ku cyuma bebe ikubita ipingo Show me. nyereka se nimba ipingo urifashemo cara maze kwicara fanda vayo sergeant baramukubise Zakaria jiwe I dislocated your jaw. ishigo ryawe bari kuye mu mwanya waryo ugiye kwasama ndisubize umurongo 2 kabiri 3 gatatu jewe ishigo barisubiza mu mwanya waryo ishigo ngo ryari ribaye dislocated It's the infirmary. ishigo barisubije mu mwanya waryo dore nyiri ishigo rye icyajamara imikorojeni cyasohotse nta no kuvuga n'ubwa mbere kibonye umugizi wa nabi uhumura kubita patikope bamuzanye hano bamukubise ibipfunsi bitatu mu ngoto barayimena patikope ryamisha kunino urebe filime uyu urabizi cara hano sergeant niwe yakubiswe patikope urabizi patikope ameze nabi gukora ibiki uyu mugabo ntabwo ari guhumeka agomba kumushakira uburyo ahumekamo rebe mugabo ntabwo ari guhumeka kaduhamagara umuganga yazana icyuma bino bintu narabyize mu butabazi bw'ibanze tumushakira akantu abahumekeramo mbere yuko ambiransi igera hano uretse akaba kure y'icyuma buriya ukuntu bakubita umuntu umuhogo cyangwa se guhumeka biri kwanga bitari guca mu mazuru umutsi bakata hariye rwose ngewe bino bintu ni ibintu numva neza cyane kobwa kubagira patikope mu ngoto hano munsi y'ingoto neza hano yihuza n'ijosi ndagukatira ahita ajombamo akantu kakuma biriya bintu bigufasha kongera kuba uhumeka mu gihe utegereje nko kugera kwa muganga ngo bakwiteho bahasubiranye neza Kinzereza we ari guhumeka we yaragiye gupfa bino tubyiga mu butabazi bw'ibanze kobwa co Karaza nawe muri polisi arimo hari ibimugi uyu ni Karaza urambwiye ngo nguhamagare yego nako nagavuze ngo wari wambwiye ngo uhamagare bari bambwiye ngo nze kuguhamagara arangije aravuga ngo yego inshuro ebyiri ahita yicecekera uwo ni Karaza ese ari ndahamagaye urebe filime turacyari mu biro bya polisi mu masaha y'ijoro Karaza zano Karaza yeba n'ibiyobyabwenge byafashwe na polisi ufite ukuntu abigurisha yaje kuri umugabo hano witwa John Doe wa mwicanyi bafunze batangira kwiga ku madosiye ye barebe John Doe barebe wapi biranga utoye Kimbo Don't do that. suka junganga wa mujinga Motherfucker, what are you in my biz for? kucyuri mu kazi kanje uri kunyicira twari gihe kingana iki ngibivuga ku muntu tubiprinting bisohoke bitwara kanje What's got you so curious? kuki ufite amatsiko Curiosity. no kubera amatsiko nyine ni iki gifite na kubera amatsiko uyavayo akagabo ntituramenya impamvu kifungishije kose maze kubona bano babiri yaragarutse fata agatebe hano urebe filime tera agatebe hano bamubwire ubundi byabo bimeze biti Let's you and me talk man to man. reka njye nawe tuganire nk'umugabo ku mugabo kandi nagakobwa Never more than a day ahead of the devil. sha si wewe wani inkuru ngo umuntu nta kabira bazamara
Mbwira Teddy. Mbwira iki? Why Mr. Mill Street back there? Fake. Mbwira impamvu uriya mugabo uri inyuma w'ikigo cy'umusinzi yaragiye kukwica. For shot at killing you. Akemera akaza akigira umusinzi akaza muri burigade kugira ngo akwice. Bob Vidic. Mubaze. Are you trying to kill him? Kuki ushaka kumwica? What do you care? Kuki se ubyitayeho? Umve. Why is he trying to kill you, Teddy? Teddy kubera icyo n'umugabo ashaka kukwica. Umukobwa. Okay. Let's do this. Reka nkwereke icyo tugiye gukora. You can tell me everything. Urambwira buri kimwe impamvu ushaka kwica. Every last fucking thing. Kandi ibyo ugiye kukubwira ndakomeje. Until you can keep smart ass. Cyangwa ukomeze wikira umunyabwenge wawe kumbwira. Uhunga ibibazo byanjye. On your face. And I'll put you and your pal in the same cell. No, wakunsubiza ndagufungira hamwe n'umuntu ushaka kukwicamba afungira hamwe mu biganireho. Kamukuzanira ahubwo umufungira aho uri mu biganireho. Serious. Umva ariko. Can't do it. Ntabwo wabikora. Remember? Ntakwemerewe kubikora. Bagiye kubahuriza muri burigade. Away from fucking around as you can possibly. Nta mikino ndimo hano ngi. You still drunk? Uracyasinze? Sober as a judge. Man, ndi muzima nk'umucamanza. Ari sober as judge. Umucamanza ntabwo agomba guca urubanza yasinze. Look, this is way beyond anything you want to get involved. Man, bino birenze ibintu wa mukobwa we wakwishyiramo. Stand how incredibly fucking bored I. We nakusirungu mfite ibintu byose ubu nabijyamo mbwira ibyo bintu uri kumisha. Okay. Mva magambo. You want to know? Urashaka kubimenye kuko ngubwira icyo nzira. Mpamvu ari muri gereza. Yahungaga iki kuki bashaka kumwica? I'll tell you. Reka nkubwire. Yatangiye kumubwira. What I do. Akazi nkora umwuga wanjye. People together. Abantu bashyira hamwe. People like-minded. Abantu bo ku rwego rwo hejuru bafite ibitekerezo. Babandi banyegaye bavuga ari kwijyana. Abanyepolitike, abayoboye leta, barwemeza mirimo. Bakora icyo nakwita nka consultants. Fix. Manufacture. Opportunities. Cyewe cyo nkora mbahimbira nk'amahirwe. Cyangwa se niba abantu nyine bashobora babayobozi barenze ibikomerezwa bafite amafaranga yabo. Ato bantu bari mu bibazo gerageza kureba ukuntu nabahimbira amahirwe y'ukuntu babivamo. Nimba hari nk'abashaka kumushyira hanze uwo muyobozi yari nk'icyaha yakoze uyu akamushakira uburyo akivamo. Mbega agenda akemura ibibazo by'abantu bakomeye bari bagiye guseba. Ujye usoma ibinyamakuru. Nicyo nkora hano gusa. So you know about the Nevada Attorney General. Wumvisha umucamanza mukuru muri Nevada wapfuye. Bill? Motion is done. Now the people they got their hooks into everything. Abantu nk'aba bayobozi bundi ngikurikirana ibibazo byabo. N'ikintu cyatuma bicwa. Talking about the gaming industry. Ati njemeze nkaho iyi industry y'umukino ari njyewe akenshi ubigira icyo bakora. Now my job is simple. Kazi kanjye karoroshye. Talking and keep them happy. Ntuma abantu bakomeza kuvuga bakishima. He was a crusader. Gusa nanone uriya mugabo yashatse kwigira urwanira abantu. Nicyo yasize uriya mucamanza. Not even a nibble. But when they clipped Fenton, walls came crumbling down. He recorded everything I said with him. Uriya mugabo bishe umucamanza. Ubwo yabonaga ibyo bigiye kumurangiriraho yemeye gushaka yari andikondinze amajwi ibyo namubwiye byose ashaka kunshyira hanze. Bloodline. If you don't come clean, nutambwira ukuri kose ntacyo nagufasha. The feds offered me a deal. Abashinzwe umutekano wa FBI barambwiye ngo twumvikane. What kind of deal? Dukorane. Ubakorera iki se? Bakorera ibyo nakoreraga abayobozi. Bega nimba abayobozi bafasha guhishira ibyaha byabo akabashakira uburyo babikwepamo amatangira amaruswa bega ni nk'umuntu bakinira amadiru. FBI nayo yaramubwiye ati n'abayobozi icyo batuzana noneho ahubwo baturegera do makuru yabo. Maze gukorera na FBI dore ibyamubayeho. Bisobanuye iki? Ntangiye gukora na FBI ngo ngambanire babayobozi nakoreraga. Habuze gato ngo bantu uritse babaginga nafashaga abayobozi bikomerezwa barwemeza muri bafite amafaranga yabo. Uyu mugabo mbega bahimbira ahantu bakwepera ibibazo. Nimba imisoro yagufashe. The money, Teddy. I haven't heard you mention the money once. Ko numvisha ubwira uyu mupolisi by'amafaranga se. Ajyaye amafaranga. Teddy, now that we're all sharing, tell about the millions you siphoned off. Mubwira iby'amamiliyoni wanyereje ukayahisha ahantu. Know about the money. Bullshit. FBI zahantu iby'ayo mafaranga biri. This guy will roll in your fucking guts. Wa mukobwa uyu mugabo ari kukubeshya. I'll take my chances. Je ntari bireka mbeshye ntari. Chargers get charged hard. Iyo umuntu afite ibyaha bikomeye agomba no guhanirwa bikomeye. But you don't know. It means if you push too much, then you get pushed back harder. Urabona iyo usunitsirije ikintu cyane nawe niko kigusubiza inyuma cyane. The fuck do you think I said it for? Okay, but Uri kuvuga se ubwo biri kumfasha no urumva naba mbivugiye iki? Umve.
All right. Take me through the last 24 hours. Amasaha 24 yawashize batarakurasa byagenze bite n'iriya modoka twabonye ya Crown Vic. This is fine as drove me out of town to quote. Abagabo babiri ba FBI baramfashe rero ubwo baranjyana ntazi yo banjyanye mu butayu hagati. These cops are bent. I had a date with a hole in the desert. Kumbe abapolisi barabagambanyi banjyanye mu butayu. Totally fucked. Iyo FBI itagerera igihe yayo bari bandangije. Do cy'umugabo kumva higoga n'imande zombi nuko yarashwe. Namurashe cy'umugabo higoga n'imande zose. Yafashaga abagizi ba nabi kubishira ibyaha byabo no kubabwira umayeri bakoresha. FBI bimenye nayo iramukoresha babagizi bane batangira kumuhiga kandi ubwo na FBI yari mukeneye. Turi nguyu. Mugabo amasaha 24 byambuyeho n'ibyo bari bamwishe nakagabo kitwa Teddy do kinjira imodoka bini byabaye gacikira mu modoka FBI mukurikiza amasasu yakasani abagabo nuko bapfuye Teddy Mureto nago njya pfa gupfa mwabaginga mwakagabo tugeze kumva avuga ngo ntawe ukajya gapfa gupfa gasimbutse urupfu icuro nyinshi yari hakore no tow truck. All right, have the tow truck continue on here, but ask Barnes and Ruby if they can reroute to the old Nomad Motel. Agira ngo urebe hoteli yitwa Nomad Motel Canyon. Possible mu majyaruguru ya Canyon baje kurebayo moteli hari barebe nimba hari ikibazo cyabayeyo naho bamubwiye barasaniye kumanywa n'abapolisi n'abandi bashinzwe umutekano ba FBI barasaniye aje kureba nimba ugiye umugabo Teddy Mureto ari kumubwira ari byo abwiye bagenzi ngo bakeyo ibindi turabyitaho Vande bamukubisa amagambo ashirivuga yashyizeho ka barafu meze ute Sage meze gutya inshuti ntago ngo yatwereka ko ibintu bimeze fresh. Yeah, he's still breathing. Aracyahumeka. Marino, it's the fucking thing forever. Hasa ambulance ko yatinze cyane. Katwongere tumuhamagare. Ni filime. No. 6 Charles 12, this is Central. Any 6 Charles 12. Come up right now. Bafite amakode banza guhamagariraho ku byombo byabo. Motel. Bano bageze kuri ya moteri niba abandi bari batumye ibyo bamubwiye ngo barasaniye yumve nimba ari byo bamaze kumubwira. What are we supposed to be seeing out here? Hano twari dukwiye kuza kwashaka iki? Ese ari ikimenyetso cy'uko habaye kurasana? Nk'amaraso yahamenetse. Wapi nta kintu tubabona. Uyu nguyu bari mubwiye ngo uriya musore ngo kare ku munwa ari ahantu barasaniye hafi yo mu madive ariko abapolisi bagize baruvuze ngo nta kintu tubabonye ahantu habaye shoot out ubundi urabibona. Nta buri bintu byamenekeye turaso twamenetse iki? Try spelling variations on that last name. Who is he? I think he might be our John Doe downstairs. Have his scans come back from my office? No, not yet. Huber already asked. Ndagira ngo rama dossier yuriya mugabo twafunze wo musinzi John Doe umbwira amazina ye yandi yose. Sasu yakamubwira ati na Karazi yaramaze kunyaka amadosiye ngo nyamwoherereze ya John Doe uyu mugabo ufunze wo musinzi. Karazi wibuke twabonye n'abandi banahamagara tutazi. Shyira ngo ibimugiye ibiki. There you didn't they? Money, women, whatever. Ko bakwitaga bagwa abagore amafaranga wari ufite iki kibazo. Kucyofuye kubira. Kept going. Ugomba gukomeza akazi. Let you go down. Wari ubisi ko nubanga uzajya hasi. Or room. Or that cell. You should have just kept going. Ugomba gukomeza akazi. I don't do shoulda, woulda, coulda. Nah, you just light your entire fucking life on fire. Ubuzima bwawe bumeze nkaho bukonjesha. And that'll put out the flames. Uri kwirukanga cyane ugerageza kureba ko umuriro wakuvaho. You know what you've never been? Not once. Uzi icyo umaze igihe uri cyo? Tell me, Teddy. Mbwira icyo umaze igihe ndicyo. A fucking rabbit hole making life and death decisions, Bob. We nta kindi kintu ukora usibye ko bagufatira imyanzuro y'abantu wica. You don't. Ninjye byitira mu yabo. Aren't decisions, those are directives. We nta myanzuro n'imwe mizi muri ifatira. Kill that guy. Bakubwira ngo icuyu. Famille yice. Bara bose bakure mu nzira. Wari umusazi. Umusazi. I'm not a psychopath. Ntabwo ndi umusazi Teddy. I'm a professional. Cyenda umunyamwuga ahubwo. Ngo numwicanyi umunyamwuga. Hari itandukaniro. You'll know when you see it. Itandukaniro raza kuri buntu ribuna. Cy'umunyamwuga n'umusazi. Niko umugabo yamubwiye. Baramubwiye ati ngende umunyamwuga mu kazi kanjye nkora kubwicanyi. Mob mostly contracts third-party participants for heavy lifting like this. Sasa ngo yaje kwandika hano avuga ati So the quicker we can get Moretto moved, the better. Hari umuntu twafunze hano witwa Teddy Mureto uvuga ko arahuriye n'urupfu. Guriya mucamanza wapfuye muri Nevada.
Listen, Teddy Moretto has made more enemies than... Teddy Moretto afite abanzi benshi cyane tudashobora kuba twabana nonaha. What did he tell you about this little daring escape he pulled? Yakubwiye ibyerekana n'iki se bano bantu bagerageje kurasana? Got ambushed by the feds and touched off. Yambwiye ngo abapolisi babiri bamufashe barasana n'aba FBI. No. Butayo. Ibyo aricyo mwamubizi oya. Kumbi uyu mugore bari kubwira. Ari kuvanga imirambo y'abapolisi nubwo bwicanyi bwabaye ntabwo azi n'abapolisi hagati ya polisi n'aba FBI. Kumbi imirambo yo bari kuyipakira mu modoka. Warabihakanye ngo ntabyo azi. Wibuke bageze kuri moteri yabaye kuraseneraho imirambo barayibura n'amaraso barayibura. Kumbi uyu mugore niwe wabihishe. Kandi washinzwe umutekano dore nguyu. Za modoka barasaniyemo. Yeah. We got a big fucking... Dufite ikibazo modoka bahita bayijugunya mu mazi. Asking too many fucking questions. Hari umupolisi uri kubaza ibibazo byinshi cyane kuri hariya Kiminurusha. Dore umupolisi ngo yatangiye gusa nk'uwinjira mu bintu adakwiye kumenya. Abayobozi be bandi bapolisi batangiye kuvuga ati umupolisi hari byinshi atangiye kubaza atagakwiye kubaza. Kuko imirambo y'abarasanye na Teddy Moretto ba FBI ndetse n'abapolisi bo banayihishe ku buryo nta cyabaye. Let me check myself. Wamaye telefone yanjye nkareba. Telephone Teddy. I'm sorry. Kandede ntabwo bishoboka. When Vegas PD reaches back out, I'll let you know. Shagwa magara umugore n'umwana amenye uko bameze. Ndakumenyesha. Polisi turayoherezayo niveyo turakubwira. Rebe. Ukigeze guhamagara umugore n'umwana babwira ngo nibahunge. Katorore. Yesigara hano. Robert K. Vidic. Robert K. Vidic. N'abandi benshi bagiye bakorana nawe. Abakoranye na Robert K. Vidic wamwicaye. Fungiyemo hano. Kumbe hanze ya polisi barakwereka riyashe. Yanditseho balloons. Yanditseho ibipirizo. Like a bunch of fucking assholes. Muginga ko yakoranaga n'abantu basa nabi gusara. Ni ikigabo cyicaye hano. Ni cya Felix DJ hano muri Kabeza uri kuva mu Giporoso. Wazanye ibipirizo kuri brigade saa 8 z'ijoro zibura saa 7. Anthony Lamb. Ndabona witwa Anthony Lamb. Muginga kafite izina ribira. Naye wakoranaga n'uriya mwicanyi ngo ufungiyemo hariya. Umugabo ngo yisha abantu. Neza ni kano gasaza kamuhagaze imbere. Balloon bouquet. Ngufitiye bouquet y'ibipirizo narinzaniye. Ofisiye Karaza. Look just like this fucking ass. Urasa neza nk'iki kigoryi kiri muri machine yanjye. You're kidding? No. Uri kunyinisha. Check this out. Izina ry'Imana urasa nk'iki kigoryi kiri mu machine. Ahubwo reba jayi niko muze. It's fucking uncanny. Neza turasa cyane ahubwo. Fire ku mutwe. Mwicanyi bari kuri machine wakoranye na Vidic. Buretse. Ubwato bugonza urutare we. Ubwato bugonza urutare we. Saza kajaru nakicanyi. Harabayise binjira. Sasa kabonye na polisi kitsimba kicirano. Bari baduhamagaye ngo ari umuntu warwaye babwiye ko patikopa ameze nabi. Naba ambulance ko patikopa ameze nabi. Check vitals. Dore n'undi umeze nabi hano we. You say fell? Yeah. Yaraguye se yaraguye. Nyine mbabwije kuri. Murashe ku mutwe nzi kari bumere neza. Fire! Umusasa ni umusazi we. Hey! Murashe ku mutwe akasaza kavuyo. Kiwe gahoro kadahubuka kuri polisi. Is that your blood right on my head, Russia? Wa muginga amaraso kuvuye mutwe isagwa muganga kanje mu ifoto. Anthony J. Lamb, you got a lottery ticket today. Cyane umunsi witombore yitike pe isi kohereza ahantu. Agasaza kandi karatuje ubwo muri ofisi ya polisi. Uyu kugera nabona imirambo. Hey, who the fuck are you? Wait, uri chande? I'm calling for help, man. Easy. Man, narigiye guhamagara ubutabazi. Bano ni bande? Nindubisha. Sasu. Undi mu polisi. Umve. Damn, son. Wakawungu ufite ikihe kibazo? Hebe. What is the first rule of police? Babigisha itegeko rya mbere mu gipolisi. Beware the unusual element. Mujye mwitondera ikintu cyose mutazi mudasanzwe mubona. Mujye mukitondera. Officer. Ngo niryo tegeko rya mbere mu gipolisi. Ikintu cyose utarusanzwe uzugomba kukitondera. None urambona ntuyite wikanga kandi utanzi. Wash. Fire! Chawe! Gasaza kajano. Nawe gasanzwe. Muri buri kadi. Bano barabyumva. Bunda sirasetse. Fire! Karaza no mugambanyi dore ngari cafande. Nawe ndi umugabo mwiza.
karaza yisha umuntu yisha fande ati ndahoze nanjye ndi umuntu mwiza. Polisi y'umugamba Patikopi aramubonye yica fande we. Fire! Patikopi wamuhibye. Gasa. Urebe filime mukobwa faho kagabo kamukurikiye gafite machine gun meze nabi cyane nagasaza kada mfite ubwoba. Mukobwa yirukanze atarwiyambitse akagabo kavayo. Mukobwa vayo hano yijano fire rabe jewe dodo fire. Mukobwa hano urugeta rwica kitsi bana cyo ni igiki gasaza kavayo yewe ikarukubuko. Mukobwa zana kura y'indembo saza vayo akabona ariko mukobwa kingura hano atambikamo ikintu rebe ari inyuma y'ikirore cya antibari cya kirore amasasi atamena. Urebe mukobwa arabanza hano ashyiramo password ikingura urugi ayihindura ashyiramo indi nshyashya kagabo karasa. Mukobwa yatuje yafunze umwuka mukobwa ashyiramo password nshyashya kagabo kari kurasa ibirore bya antibari umwana yafunze umwuka nawe akura y'imbunda ashyiramo amasasu password nshyashya irabanza iriyandika. Kagabo kari kurasa ikirore cya antibari kanye kari kose gishobora kuba cyameneka kagabo kakabwinjirana katurore umwana w'umukobwa yafunze umwuka atera ubwoba ari kuva amasasu bisaba umutima ukomeye. Umukobwa amusaba gushyiramo password nshyashya ayisubizamo jewe rukubuko kagabo kuri polisi tibare ikirore cya antibari. Umukobwa yafunze umwuka katurori bimeze biti kagabo kararasa kagabo kinjiramo hano bite shari fire. Mukobwa ararasa jewe mukobwa yitayinagamo indana yitacinga urugi. Tura amasasu ku cyugi cya antibari. Ni bibi bingana iki? You haven't heard all that gunfire? Ntago mvisha amasasu yarari hanze. Idiot Teddy. Uri ikigoryi Teddy? Ikibazo abajije kirashimangira ko ari ikigoryi. Ntago mvuga ibyo abantu bakurasaga. Ndakubaza icyo ufitaho. Mukobwa sasu ryamwinjiye. Wiyabazaga ati ni bibi bingana iki ibyo bakurasha? Fucking shitting me. Mwegasa uri kunyinisha. Ryamwinjiye. Was firing what looked like a snub-barreled submachine gun. Umugabo yandashishaga machine gun. Millimeter ammo. Ibirimo amasasu ya 9mm. There's blood in my stomach. Ariko isasu rindi mu gifu. 44 caliber. Ni 44 caliber ritandukanye n'iry'umwicanyi. Bivuze ngo ni riko bivuze iki? Ricochet. Means she shot herself. Bisobanuye ko umukobwa yirashe. Ni ricochet. Cyase ricochet. I fucking shot myself. Nibyo bita umukobwa yaravuze ati nirashe ni riko. Urumva nyine okay? Ibyo ngibyo bavuga ngo ni ricochet. Iyo umuntu ufite nk'imbunda ukayirasa nko ku kintu cya antibari ukaguma uhagaze igihe isasu rikubita kuri icyo kintu kuko ritabasha kwinjiramo rikaba ryakugarukira inyuma rikakwinjiramo. Ibyo bita ricochet. Umukobwa rero ngo yirashe cyagiye yarasaga akagabo isasu ryakubize ku kirore cya antibari burarira mwinjira. Ibyo bita rico. Uvuga abantu bakoresha imbunda cyane mu munyumva cyane. Tuve ku basivili nakeza. Baby. Agasaza kandi karatuje ntabwo gasara karinjira. Yange nagiye kintu ufite uri kuva amaraso menshi. Nsoramo hano ngiye gutabara. Kobwa abanza ariciye kuyihona ari kumubwira ngo nsorayo hano ugiye ngufasha. Gasaza kaje rebe ku kirore karasa biriya bibaye nibyo bita rikoshe. Kari kirashe amasasu ubonye kubise ku kirore nako yarakagarukiye. Nibira byabaye ku mukobwa amasasu karashona ko yarakagarukiye muri antibari rakatsindwa. Anthony Lamb baraziranye. Bob Vidi kuri hano. What the fuck are you? Man urakora iki muri gereza abantu bicanyi babiri baraziranye. Bite sheri. Know this whack job? Kira kigoryo urakizi? Yego. Miss Law and Order. Muko. How about you open this door? Bakinguye umuryango. Can I get the hell out your head too sweet? Ica bano bakinga nkisokera ngagenda byihuse. Theodore Moreto. Theodore Moreto wita Teddy burya ni Theodore Moreto. Look at you in there. Ireba aho ngaho ukuntu umeze nk'ingendo. Women's greatest misfires. The man bun. Man uri ikigoryi. Tom Cruise in that samurai picture that nobody watched. Umeze nka Tom
Cruise muri ya filime yakinnye ari umusamurai nta n'umuntu wigeze uyireba ubwo ni Last Samurai yakinwe na Tom Cruise aranarebwa ariko kiba kiri kumusariza I'm going by the more friendly and less formal Tony these days. I know it's been a minute. Man, arashize igihe tutabonana. Anthony, I'm gonna need you to clear off this contract. Iyi kontara ndagira ngo uyireke man yo kwica uyu muntu yindekere. As there are competing parties for one Theodore Moreto. Umva kontara yo kwica Theodore Moreto abicanye bose turi twemerewe kuyikora. Mbega bano bicanyi babiri. Hari kontara menya bashyira ku isoko bakavuga ati hagira umuntu twicira Theodore Moreto. Iyo bari bashyizeho kumwicanyi mugezeho mbere aramwica bakamuha amafaranga. Sasa uyu yaje muri gereza kwifungisha ngo amwice amafaranga bari uyarya none hari n'agasaza kaje gushaka ukuntu kica Theodore ayo mafaranga bari kukayarya ubu nawe uri kunyumva ushyuka mwica mbere y'aba babiri ayo mafaranga bayaguha gonna cut off your fucking head put it in a bag and drive it to Chicago. Man nitsoka hano ndakwica ngo uca umutwe ngo upakire ngo ujyane muri Chicago iwanyu nguteyo. Gauntlet you thrown down there, Bob, we're gonna duel to the death. Gasaza Karabanza gahuha ku kirahuri. Well, so imba ari ibyo some terrible things for you. Hari ibintu bibiri buze kubona kuroteye ahazaza we ntago ari heza Bob dore ibyo yashushanyije singushushanyirije imbunda se ibintu bigiye kuba bibi cyane kurushaho ntagasaza. You like this action, Moreto? Moreto kino gikorwa turi gukora wagikunze ngo bano bicanyi biri bose barashaka kumwica. Whether you like it or not. Ndaza kukwinjira nabishaka utabishaka. Wabonye itandukaniro? That is a psychopath. Uriya niwe mwicanyi w'umusazi. Uyu mugabo yari yabimubwiye mbere. Ati nge atubabwiye ati wamwicanyi uri umusazi. Aravuga ati nge ntabwo ndi umusazi ndi umunyamwuga ndi pro. None aramubwiye ati wabonye umwicanyi w'umusazi. Uve kuri nge w'umunyamwuga. Kandi kukira cyicanyi ni igisazi. Kuntu kiri kwinjira kirese ibintu byose cyabonye. Gravely wounded in the subfloor detention block at the Gun Creek City. Uri kubahamagara nitwa Young. Uwaba hari yaza kantabara ndi kuri subfloor ya floor bafungira abantu kuri detention floor muze mu ntabare n'iki barashwe mu ndari guhamagara. Katorori. Kobwano. Siche nawe uri kwitaba icyumba. Yarashwe ari guhamagara ati nta muntu uri kunyumva over. Ko narashwe mu. You're gonna die. Igihe kiri kugushirana uraza gupfa. If you live or die. Right. Teddy kubeshyanaga byiteye waba uri muzima cyangwa waba wapfuye. Nyizera rata. It says don't fucking do it. Wimwizera. Fuck up. Mwese muzibe. Muri tari kumubwira ati wamfunguye nkaza nkagutabara wagakobwa we. Valerie. Haruwaje. Valerie? Valerie ni Valerie Young. Are you there? Urimo indani? It's Huber. Huber, you are a man out there. Watch your back. Yuma warakagabo gafite imbunda w'icuma. Both detainees are secure. Nafunzwe narashwe ndi kugerageza kuza kurinda izi mfunga. It's over. Umwicanyi wari hano yahunze uyazunguza umutwe. Uje ni Karaza. Password ko yahinduye. Wayihinduye? Yego. Well, tell me what it is so I can get in there and help you. Where's Mitchell? Mitchell ari hehe? Ni umupolisi. They're all dead, Valerie. Bose bapfuye Valerie. Bose bapfuye. Mbabarire. Son of a bitch murdered every last man. Inyana y'imbwa yishe buri mupolisi wese wari mu hano. Kumbe Karaza ni umugambanya ari kumwe nabo. Where are you shot? Bakurashe he? Didn't you hear my call out earlier? Sinari kubivugira ku cyombo ntago wabyumvaga. Wumve Karaza. Aho narashwe ntago wumvishe. Ntago nanegereye icyombo. Yavuze ati narashwe mu nda muri abdomen. Abdomino. Valerie. Valerie. Huber. Yuba. Karaza we. Mugambanyi. Why were you interested in those eye office scans? Kuki usaba amadosiye y'iyi mfungu irimo hano? What's that? Byo ni bikize. Kimball said you asked about the eye office scans. Kimball yambwiye ngo waje umusaba amadosiye ataragera kuri DUI. You know why? Oh. I just had a really bad feeling about Uriya musore ninangiye kumukeka cyane umwafunze. Which guy? Uwe musore se? Vidic. Why? He was processed as John Doe. Ko yaje kufungwa bamwita John Doe, izina rye Vidic warikuye ni izina bamwita mu bwicanyi n'uyu. Warimenye ute ko yaje yandikisha nka John Doe? John Doe killed your fellow officers. Bivuze ngo niwe wishe abo ofisiye bagenzi bawe.
Was he whispering in your ear? cyangwa wamwicanye ari kukongorera ibyo uvuga muri kumwe nimba mudakorana ni uri kukongorera ibyo uvuga They don't care about us. ntago twebwe twitayeho uriya mwicanyi All we have to do is stand down. twe tumureke uno mwicanyi yinjire yice Teddy Mureto twamaze kura abandi bapolisi ntago ari ngombwa ngo tubure n'abandi dukingure je nawe Karaza wabo yicira umuntu ashaka kwica tumureka agenda uri umupolisi mubi ntago nigeze ngukunda sinzi impamvu fande yakwihanganiye ngo ni Karaza You know what, Valerie? urabizi Valerie Doesn't have to worry about me anymore. And ntago afande azongera guhagayikishwa nanjye it's Alamo bullshit. kuko umuginga yanapfuye You already got a bullet in your belly, huh? nawe bakurashe mu nda sibyo urashaka ko tukurasa no mutwe wakigurikigwe Get on in here and get that bullet. none se ngureke winjira iryo sasu urincire mu mutwe turebe ko uri umugabo We're gonna come in there, you stupid fucking. tugiye kwinjira tukwice wa bicu ngo ni Karaza turinjira mu indani ikasani bagambanyi ntibajya babura ahantu hose kumbe yari ari kumwe n'akicanyi barakorana dukari kitsimbye agana ariko karabareba uyu bamubwiye ati harimwe abicanyi b'abanyamwuga ari we wuyu utuje wakabamo n'abasazi karabareba gatuje Teddy is dead. Teddy yapfuye That's what I said. ibyo nijye navuze yewe Plans I didn't see him. reka mbarapira umupangu ukuntu twamwishe I'm about to misuse him. twamuteze umugozi turamuzirika turamukubita You fucked with the wrong man. turamubwira ati wibeshye ku muntu No, but that's how it goes. turamutimbura niko bigenda Teddy mu nguni do mwibuke ko Teddy yapfuye nyagasani uyu nawe yitwa Teddy Mureto Theodore ariko aragayina kiyita Teddy aco kararirimba Actually, he's got a pretty nice voice. ariko afite ijwi ryiza we nubwo wenda ari umwicanyi ariko afite ijwi ryiza niko kiriya cyicanyi kindi cyavuze iyo batamwibagumaguma buno yari kuba ari umusani yaje kurino baza kureba kuri map nakiyi ntago ari map baje kureba kuri blueprint baza kureba ku gishushanyo mbonera cy'inyubako bareba ahantu banyura iki Side of a fucking tank. It's an armory style door. Never hano hari urugi rwa armory ntago twabasha kuhinjira bust in through this. ndakeka nitumena kino gikuta The locker room. This is turinjira tuhite tugwa muri iriya locker room hari abafungiye nyine muginga Teddy tumwiciremo foot of solid concrete. ariko nanone rukuta rwaho rushobora kuba rukomeye ni ya mabuye nyine ya beto ariko turahamena n'abicanyi dore gaba byiza bafata inyundo katujye kuhamena bagiye kumenanyereza gereza bagwe kuri uriya mugabo bashaka kwica Teddy azi byinshi yahishiriye abayobozi benshi agira ashaka gukora na FBI abo bayobozi yahishiraga ibyaha byazi makuru yabo n'abandi barwemeza mirimo n'izindi ngagari ubwo ayo makuru yahaye FBI izo ngaganizo ishaka kumwicisha When they do get in, bari gushaka inzira yo kwinjira kandi nibinjira you first. niweho bari buhereho bica muko You to barter with them, but Lamb will just lie and nubwo bakubeshyaga bashobora kubwira ngo uremera ngo mukorane ariko bari buze kukwica all you had to do. cyo ufite gukora Let me blow Moreto's head off when I had the chance. wenyingurira nico no muginga nigendere nawe arashaka kwica umuginga kuko niko kazi kamuzanye cyenyingurira mu mena umutwe nitahira bajye kumpemba umutwe uri ibihumbi 65 by'idolari. Is that a poem? Bullets before prayer. Amasasu mbere y'amasengesho. Bullet before prayers. Sogokuruza wanjye niko yakundaga kuvuga mu ntambara. Yisi ya mbere yaranabyiyanditse kuri helmet za kasike bajyanaga ku rugamba. Isn't that a German army helmet? Ibyo byaga byanditse kuri kasike z'abanazi. Oh, that was a Nazi. Sogokuruza yari umunazi se muko? But you're Black. Kabura umwirabura abanazi nyine uzi ko barabazungu. Nazis were in North Africa in the 1940s. Mu majyaruguru ya Afurika abanazi bahatatse mu 1940. From this circumstance. Aho rero niho haje kubera ikibazo sogokuruza wanjye atera inda umwirabura, umwirabura ari we naje gukomokaho. Being overrun, you didn't have a choice. Yeah, déjà vu. Ibyo bintu nsangaho nigeze mbyumvaho. Déjà vu. Déjà vu. Déjà vu, dummy. Ntabwo iryo jambo araho barikoresha wakigoryiwe. Déjà vu is when you experience the exact. Déjà vu bayikoresha ukubitanye n'ikintu bwa kabiri rero rigeze ku cyumvaho cyangwa kukinyuramo. Taking his side. How the fuck am I taking his side? You said that your great-grandfather had a fight, that he was overrun. Uravuze ngo sokuruza wawe yagombaga kurwana cyangwa se atarwana agapfa. Sitting right here. Nanjye niyo mpamvu nifungishije ndi hano. Meze nka sokuruza wawe nagombaga kurwana cyangwa apfa.
Anybody else feel cold? ese namwe murakonje Look at me. Young, Wendeba. close your eyes. ntufunge amaso iyo utangiye gukonja bakurase cyangwa wakomeretsa amaraso aba utangiye kugenda gushiramo uba ugiye gupfa amaraso atagishyushye umubiri neza utakimeze neza ubwo amaraso bari kugushira mu ugiye gupfa iki kigabo ni igitubuzi ntugike imfunguzo ngo kigutabare we ntacyo nagufasha Never you. we ntago naguhitamo kubera ndi umuntu mubi bari hano bumva igikuta iyo mva ku gikuta batangiye kumena igikuta ngabo baraje baraberewe ngo numwicanyi no ngabo batangiye kumena igikuta muri rya joro turacyaririmo kuri burigade igikuta baragikubita cyewe reba filime wagatafari we muzehe haririra waje ukamfasha. We just got about the one hammer there, Hoss. Mani ngiye bukoresha iyo nyundo ndari kuruhuka. Switch, you know, trade. Basi reka tugurane nyine uze nawo bukubita muzehe. 4 people tonight. Ngiye maze kwica abantu banirisho. Who are your co-workers? Harimo n'ababiri mukorana. Ambush. Urumva ngiye rero nakoze ibyo nagombaga gukora nawe bumenaho. Mbe ntuza muntu umusaza n'umusazi. I killed my fucking sergeant tonight. Nisha fande wangirisho. And an innocent civilian. Nunzira karengane y'umusifiri yitwa Patikop. Cyiza. Saza kanze kumufasha ngo bamenye igikuta n'inyundo. You want a cop business? We uri umupolisi. So that makes you a murderer. Nimba wisha abantu ubwo umwicanyi. Murder business. Ariko ngiye nsanzwe nica abantu niko kazi nkora. You see how that works? Ubwo rero ngiye bingira ko narindi mu kazi kanje bingira umukozi. Atwe nimba usanzwe ukora akazi k'ubupolisi ukaba wisha umuntu ubwo uri umwicanyi. Ariko ngiye business nashoyemo amafaranga nkora niyo kwica abantu. Iyo nisha umuntu nitwa iki? Umukozi mwiza. Ntabwo nitwa umwicanyi. Hard on. I mean, look, don't you want to look like that one time? Ako nagura muri bitabo. Chris Hemsworth. Chris Hemsworth. Beach day. Ari kumazi. Wife Elsa Pataki. Ari kumwe n'umugore we Elsa Pataki. Bagiye kurya ubuzima. You want to look like Thor? Rero mu gihe Hemsworth Chris yataye inyundo ye uyikoresha. Wibuke Chris Hemsworth ni ukina za filime za Thor muzita ngo ni Thor. Abafite ikinyundo. Nawe rero mu gihe yagiye kurya ubuzima n'umugore we mu kinyamakuru ndi kubisoma. Niwe ugiye kuba wabaye Thor ukoresha cya kinyundo cye. Ni gisaza. I don't want to see you bleed out. Sinshaka kubona uri kuva amaraso ugapfa. Sinshaka kubona bakura umubiri ku magufwa yawe. I just wanted to get the fuck out of here. Young, you want to see a way through this? Don't listen to him. Uyu mugabo ntumwumvire. Keys. Imfunguzo zijugunye irenge. Think he's gonna make it through these guys? And if he does, you think you're gonna see him again? Urakeka uno mugabo abonye imfunguzo zimusora hano yagaruka kutureba? Ko yahita acika ari umukobo yari umura. Imfunguzo barazinaga. Wazinagira nde ntago wazinagira umwicanyi. Wazinagira byibura uwo bose bashaka kwica. Umukobwa imfunguzo yarazinagiye. Sinshaka gupfira mu hano. Trusting you, Teddy. Teddy ndakwizeye. Do as you say and help me and not run from. Ntuyituhunga ahubwo ugaruka umfashe. Run. Teddy cyakora ni uguhunga gusa. Yaramunze naraza gucika. Musubiza imfunguzo ze. You. Amuha imbunda afata n'imbunda yanjye rate. Upfa amagambo. Uyinsubiza. In the kitchen. Next to the intake lobby. Jya mu gikoni. There's a trauma kit above. Urasanga igikarito kiba kirimo imiti. All he is. Ubundi butabazi bw'ibanze wanzanira ukayita umvura ukanyitaho. Get otherwise, Teddy. Ntuze gukora ibitari ibyo Teddy. Where your ex-wife and son are, Teddy. Bazo mu office y'umugore wawe n'umwana bari Teddy. Mubaze. Ko bazo mu police w'umugore wawe n'umwana bari. Umve. You said you sent out a unit to check. Swambwe ngo rija police bajye kure umugore wanjye n'umwana uko bameze. Unit ever arrive, Officer Young? Ese unit wohereje abapolisi yabaye bashe kubona umugore w'uyu mugabo n'umwana uko bameze. Away, safe and sound. Famille ya Teddy yishwe. Mukira rata Yanga. Mukobwa yitwa Valerie Yanga. I'm sorry, Teddy. Babarire Teddy. Ikize? I'm sorry. Babarire. Famille yemenye bagiye kwireba bagasanga yapfuye. Umugore we n'umwana. Haza umuntu kwicira umugore n'umwana umuntu sha. Ngero kubera ndi Mariye nakoze ubukwe simwabibonye mba myumva. Nubundi cyari gufata intwererano kuri ya nimero yanjye. Bibutse abantu mwifuza kujya mu mamagara tukaganira ni kuri mukanda kanyenyeri 516 mukurikiza amabwiriza mujye mu cyiciro kirimo abasobanuzi. Warubizi ku mwana n'umugore wanjye bapfuye. You doomed him a long time ago. Usanga wabashyize mu kangaratetereka kuva kera. Hari akazi ujya gukora ubundi ukamenya ko famille yawe iri mu kangaratete. Niweho wishe famille yanjye Bob.
ni Bob Vidic wapi ntabwo ari njye wabishe bano bicanyi ntabwo bajya babeshya yavuze ati nabishe ubwo aba yabishe ntabwo yakwihakana igikorwa cy'ubutwari yakoze ese kari agasaza ka Rambara niko kabishe ntabwo mbizi neza fumbuza umurambo w'umugore n'umwana bawusanze umurambo bari bawushwanyaguje bawuraze hafi y'ikiyaga niwe wabishe ni kari agasaza niko kica abantu gutyo bano bicanyi babazi mugenzi w'ukuntu akoramo akazi ati nkurikije kari agasaza ukuntu ari agasazi niko kabashwanyaguje karangije kwica famiye yawe kayijugunya hafi y'amazi mugabo yararakaye ahita yikuramo agakoti yakuye muri Mika Fashion Mika Fashion bagufitiye n'ishuri ryigisha kudoda ibintu by'amakoti iki n'iki mugabo ava yarakaye bimeze bite imisatsi nayo ayikuramo umubano bihinduye isura umugore n'umwana babishe bimeze bite uyu mugabo arazira kubaza amabanga menshi y'ibikomerezwa yaragiye abishira akabwira n'ikintu byakora Tom Connor was a butt-naked tranny with a mask on. Kombe bano bavuye kuri patrouille bagarutse muri polisi. Haje kuri ni babiri. Bavuye ku ikosi. Hey, where the fuck is everybody? Narafoti boy na mugenzi. We still doing construction. Abandi ba polisi bari. They shouldn't be. Kono mvi nyundo se babantu bari gusana hano baracyari kubaka oya. Ntago bakaye bari neza isa mu gicuku nyine imirimo y'ubwubatsi bihagaze. Kugera hano turi bitoyi by'amasasu. Turi bitoyi by'amasasu muri isasu yurirashe igice kinini kirasigara gatonya kakiva muri ko kajya mu mubiri w'umuntu biriya bisigara bigwa hasi rero ahantu barasaniye urahabona ukahamenya ibyo bintu nta musiviri ubizi nitwara imatangoroke hey rebe hey Kaboyi na mugenzi wa Rafati kura y'imbunda Menano fucking thing's taking forever. Man, bino bintu biri gutinda. Uyaramena. Mena igikuta. Huber, what the fuck? Karazu uri mu biki? You're back. Wearing a wire. Gagarutse. We ran out to a scene for Val. What the fuck are you doing? Urakora iki? Why is he out? What do you need? Fire! Yitabashira mu musaza afite ka machine gun. Gasani. Buretse. Mushuti. Nta kintu nabonye nta kintu numvishe mfite abana mwinyica. Mbona Rafati. Swear to fucking Christ. Darahira kuri Kristo nta kintu ndibuze kuvuga. You can trust him, he's my friend. Uyu ni inshuti yanjye Rafati nta kintu azavuga. Then you shoot it. All friendly like. No, rero nimba ni inshuti yawe mwiyicire. Tabari incu mwica. This man means something to me. I'm gonna walk. Man, uyu ni inshuti yanjye we ntabwo namurasa. This weapon into his face. Ni mwirasira ndamwica nabi rero mwice neza wewe kuko muri inshuti. That was the fucking time. Fata imbunda. Uyu nakura yiye. Ayitarangiza uriya. Hey. Look at me, dude. Look at me. Man, winyica mwana winyica. Gabari kuva amaraso menshi bamurashe mwivi. Bana banjura bazi bakwita tonto. Fire! Utwe! Jagwe! Tuyasha nk'umusazi. Masasu. Hey! Cyamenye ko bamwiciye umugore n'umwana. Ese bite? Mfite umujinya kagabo. Abona mashini gane hana, ha? Bamwiciye umugore n'umwana. Umuhaye urufunguzo umukwe muri gereza namubwiye ati genda uzane imiti umvure aho kujya kumuvura dore ibyo yiziyemo. Agufatira imbunda ya kakicanye. Karayitaye. Uyu ari hano. Please tell me your grand plan was not free and that fucking idiot put it. Mbwira ko umupango wawe kutarukurekura kiriya kigoryi ngo ukire kuri kigende. Uwo ni umwicanyi. None se aramahitamo nari mfite. Freeing and arming me. Wari kurekura njyewe ukama imbunda. Njye inyangamugayo. Wowe umwicanyi bishyura. Uri hired killer. Abicanyi bakodeshwa umukubita amacaka kwicira umuntu. Niyo muguriye bye. Uriya musore uza kumenya ibye ntabwo uba muri kuye. Hellbent on saving the day. Uyu munsi wose wakoze uri kugerageza kudutabara. Birangira wirashe. Sinshaka kuba mwisabagizi nkamwe banabi mutsinda Vidic. Just safeguard a lying asshole and give your life to protect his. Ubuzima bwawe kubuha ikigoryi ngakira ngo kiburinde ubu wishyize mu kangaratete ngo kigiye kuzana imiti kigutabare. Njye nubwo ndumugizi wa nawe ariko mvugisha ukuri. Umugizi wa nawe hano ati ngiye icyo mvuze ndagisoza ntabwo meze nk'abari abagabo bigira abana beza ari abagome. Come on. Mva. Give me the keys. Biriza imfunguzo mwana nta yandi mahitamo ufite. Genda umwicenye ari kumvugisha ukuri.
nimba mvuze ngo ndagukorera ikintu ndagikora simeze nk'uriya mugabo w'indyaryo ukubeshye ngaragaruka gutabara ntagaruke ntongere kunyita Valeri biri kuntera ubwoba mugabo gira gutya ipiga ryishinguzamo nyagasani cyo nibiki bicanyi ibyo bintu bikoze ute Put a pin in that right now, Val. nabize ngiye kwikingurira See how our little friendship will play out. nari ngira ngo ndebe ubushuti bwanjye nawe bushingiye kuki Soon you're gonna lose consciousness. vuba bidatinze ugiye kuva amaraso menshi mpaka upfuye Wake up. Then will you listen to my dying wish before I reka nkubwire icyifuzo cyanjye mbere yuko mpfa bimaze kwikura muri gereza kare amwicaye imbere ari kumushinyagurira icyifuzo cye ni iki You have someone you love. ufite umuntu ukunda Don't we all? No, we don't. twese se ntitubagira oya twese ntabwo tubagira No, that's your left hand, your gun hand. You're not gonna wear a ring there. iko kuboko wakoreshagaho uko kuboko ukoresha urasisha ntabwo uzigira ukwambaraho impeta usanzwe ufite umuntu mwashakanye urashaka uzongera kumubona Teddy's not coming back. You can trust me on that. umenye ko tudatari bugaruye gutabara nicyo wakwizera Here they are. wavuze ngo ukeneye amahirwe reka nyaguhe Bleed out. ugiye kwicara uva amaraso Give me the goddamn keys. cyangwa imfunguzo urebe ngiye kuzigwa ndabona wagira ngo uri inyanga mugari igihe urugabo ruri urugize rwa nabi akora uvugisha ukuri kubwira atari ko ngiye mani sinijya no mu gasozi hari abantu bavugisha ukuri ariko bidakoye ko ari abagizi ba nabi ariko n'ibikorwa bibi bakoze nyine bakabyemera kuvuga ati ntabikora se ahubwo ariko nabo yemera ibintu nyine akabisohoza kagabo kugira ngo kajye gutabara umupolisi uri kuva amaraso kari kwihigira abantu ntabwo kari kumutekereza kahita kitsimba hano uramo mbonda mashini gani karayihindukiza do hakunino bamenye amazi kagabo kamenye amazi hano kazimya amatara kahita gacaho kurikiye umwicanyi Teddy bino bibazo byose uri kuba wabikemuye ukanatabara famiye yawe yapfuye kuko icyo bifuzaga ni amazina gusa n'aya mafaranga wibye wagisambuye iki kigo ryumva umwicanyi ari gutuka igisambo abantu buriya ngo bacirana imanza bitewe n'uko bakora ibyaha bitandukanye ugasanga uwiba avuga ati njye ariko sindi umusambanyi nka cya Karaza nawe usambana ariko sindi igisambo nka Savimbi ugasanga baracirana imanza mutagatifu wakabaciriye imanza nicecekeye Karaza ndamubeshya ya leta do oh utangiye kurasa ibicucucucu Teddy amasasa araza kugushirana kandi uri buyakenere uyu ari byo yumvisha subira inyuma mugabo bamenye amazi hano menshi ari kumeneka ntago ari kumva neza ureba ko indirimbo nakubwiye yitwa ngo Teddy yarapfuye ni akaririmbo yahoze abaririmbira Karaza aca hano do kuramo imbunda bamurekuye ofisiye Karaza mutwe hano Karaza kigori kiwe Karaza faya mu kandi kaguru mwicanyi yaje ko umunyamwuga bari abandi ngo nabasazi we n'umunyamwuga ariko umunyamwuga uramubona niyo ari gusobanura filime kuvuga ati babandi menya ari n'abasazi uvuga ibyo kubita amashanyarazi Karaza kubita amashanyarazi ni mwicanyi ngo umunyamwuga ntasara ntasakuza kubita amashanyarazi to cyawe yeah amena urusenda mu bisebe uyu mwicanyi ni umunyamwuga we akwica gahoro cya kiguryo cyo kiba kiri no kuririmba kibisakurizamo kigira gute urabona ko atari ikinyamwuga mwari mwumva mvugiriza induru muri filime uyakomeza imbere do niho watumye famiye yawe ipfa Teddy n'abashukunye mu mazi twese cyane cyane kuko iherezo tuba dukeneye amazi
gasaza kari hano kahita gakatana ubucece mu gace urebe yo do mwibanga rikomeye cyane fire hasi mbarashi gusaza kumbarasha umurambo wa Karaza bari bawumuteze azingarasha umuntu kumbarasha Karaza kumburi Karaza you fucking Uber nyuma ye tu wamwicanyi w'umunyamwuga kugira kukicanyi katari seriye mutwe yarakabwiye ngo zaguca umutwe wohereza iwanyu mute ku muhanda muri Chicago bakubone tu nagikikurya hakurya kicanyi kagasaza nimwe mudusebereza umwuga mwabicanyi mwe babasazi gakuraye icyuma kataramujomba umugabo atega ikiganza bariho bajomba icyuma Anthony umugabo ahindukiza icyuma kandi kimuri mu kiganza rebe umugabo arakabaga umutsi ku ijosi igasani yakabwiye ati nimwe mudusebereza akazi mwabicanyi mwe babasazi umugabo icyuma kimuri mu ijosi umwicanyi w'umunyamwuga uyu mugabo ashana umusitari bamwita Gerard Butler n'umuhitinze urabizi amona ariko ibintu bye ni gake yikuramo icyuma atari gusakuza cecetse gasaza kari gusanga urabizi ndaza gukenera icyuma kinini cyo kuguca umutwe menya bya bintu yamubwiye ari byo we ndaguca umutwe nzawujyane iwanyu muri Chicago nkwajugunye bakubone abamubone teka kari mutu kandi sinyatsobanura ibitutsi kubera discipline to barazitungana Parley. What? Bivuze iki? Pirate code. Ni itegeko ry'abapirate babandi bashimuta amato. Achieve a common end. Ni temporary ceasefire. Kwa kundi babahagaritse kurasana hagati yabo kugira ngo babanze bagire icyo bageraho bahuriyeho n'ikirangira abone kongera kurasana hagati yabo. So I'm going to let you send them up. Ibyo bita parley. Cyangwa se pirate code. Giye kukureka uzihorere famiye yawe kuri uyu mwicanyi. No numara kumwica cya nawe byacu tubisubire mu kano kagabo ntago kumvikana. Kano kagabo ka Teddy ntago kumvikana. Kiranga banza mureke bayibaretse kurasana banza ze yice kano kicanyi ahorere famiye ye none basubukura ikibazo cyabo nyuma. Gusa uyu nawe yaramwishuye umugabo menya tumvikana we. Uyu mugabo nta keza ke. Amazi se kagabo barakarashe kari gusaba jibu yo kunywa ngo gafite inyota turasigara tuyinywera urebe yo akorino kurikira filime bunda yishukunya hano iyi ni ya pistole wa mukobwa yari yamutije anambwira ati imbunda yanyuze kuyinsubiza ndayikunda none karayijugunye kagabo kanze no gusubira kumutabara kagabo kaza hano kagufatira essence rebe bamwita Teddy banza kayimena hano bucece nyo sanse hano karayakwirakwiza masaha y'ijoro muri polisi muri sitasiyo ya polisi kavayo n'imbunda yako karasariya karahashumika karahatwika kagarukana kuri polisi yo
za mu gikoni. Ewana igihe umuntu aba yararwaniye kaza muri firigo kana nimba nta gaporizo karimo ewana gwereje bamufunga yari ari gutaka inzara kaguye kuri pizza yo muri gift bagira pizza irindwi mubi kureba hano kagapfunyika kaba karimo imiti ivura umuntu bari bamutumye ngo kare mu gikoni bisa nkaho kakoreshejwe hari uwivuye hagari ibi bisibyo mugore yamaze kwivura kare menya wamwicanyi wundi we yabanje kumwita akamuvura mu gihe kino cyari cyamugambaniye kandi ngo ntago ari umwicanyi. I mix some garlic and cilantro. Navanzemo garlic, cilantro na coleslaw. Nibyo yavanzemo muri uriya mugati ari kurya. Teddy. You never came back. Kutigeze ugaruka kuntabara. Nari ngiye kugaruka. Nari ngiye gufata kano gapfunyika nkaza kugutabara. So you were gonna bring it after you ate. Wari kuza kuntabara umaze kurya. Ibaze gusiga umuntu ari kuva amaraso agiye gupfa ukajya kurasana naho uboneye akanya ukabanza kujya kwirira. Mbega umeze nkaho umuntu amaraso ari kuva mu mubiri tutagiramo litiro enye gusa. Niko. Nakeza kawe. Muri make arutwa na wamwicanye. Burari igihe ushobora kubona umuntu ubona nk'inyanga mugayo hora yatebeje ngo nibo bana beza bari nibo bahora batwambura n'abana babi. Aho hari ururaro ubona runywa n'ibitabi n'iki ariko mu by'ukuri uvuga ati ngiye ndindi ijambo ryanjye niga. I heard that machine gun of yours making quite the statement. Numvishe machine gun yari kuyikoresha neza cyane hariya rwose. Have you seen Huber? Ese wabonye Karaza? Kobwa yarakaye. Wamwicanye Lambuse wari? Vidic se wari? Babicabwa n'abicanye babiri n'umupolisi. Kobwa afite imbunda mu ntoki yambaye antibare. Mwereka isasu. Dore ngiri. My own bullet that I put in my stomach protects. Isasu nirashe ndi kugerageza kukurinda. Wakigoryiwe ngo batakwica. I was right about you. Vidic yakuvuze ukuri wamwicanye. Nta keza kawe. Ariko we are what we are. Burya tuba turi icyo turi cyo rega twese n'ubundi. Buriya nawe uri umubeshyi. Ntago byahinduka icyo turi cyo ntigihinduka. Umubeshyi uri indyarya. So much to say, nothing new now. Ko buri gihe ufite amagambo menshi si uyu munsi nkaba mbona ucecetse. Bino byose uri kuvuga biraganisha he? Nicyo ndi kwibaza. Okay? Me too. Nanjye nicyo ndi kwibaza ibindi kuvuga biraganisha he? Find out soon. Ariko turaza kukimenya vuba. Code 3, also known as a hot. Nahamagaye cyitwa code 3 nanone bita hot code. Being flooded with every. Iyo code yo yikanze mu minota 10 abapolisi baraza kuba buzuye hano. Baraza kuba buzuye hano kugeza muri mayiro 20 uvuye hano turi hose yagoswe na polisi. Cyane iteye urushinge rwa adrenaline. Ndetse ndi kumva ndi lamboctitious. Bega muri make arumva yabaye umusore nta kintu cyamukora harumva komeye ameze neza. Hari ibishinge witera ukumva umeze neza. You could run. Nimba bishoboye wiruke. You could shoot me in the back. Uragira ngo ndase mu mugongo niniruka. Stab me in mine. Wese ni wancinya umukangambanira ukansiga ngo mpfe. Barabarana. Umukobwa avuze ati niteye igishinge. Ubu ndumva mfite imbaraga nta muntu wamagarika nabaye nk'ikimasa. So now Teddy. Ndashaka kugusubiza wari ufungiye Teddy. Njye kugufunga. Umwicanyi nawe arareba yahatwitsa ahantu yatwitsa ari manukira. Agusubira gereza napfa. Barabarana. Uremera tugusubize muri kasho aho wari ufungiye. Kiretse niba ari ibindi uri gutekereza mutwe wawe bitarimo gufungwa. Mugabo yohereza essence sasu fire cyawe mu nyubako midani muriro. Je rebe harahiye. Mukobwa amutera imyotsi ahita ahindura aho yari yihishe yakomeza arasahanda umukobwa yari ari imbere. Urebe filime umukobwa n'umuhanga aramureba hano ari kujya urebe kabo shiramo hano iyo okay kigabo cizano aho babika imbunda ikura y'imbunda zimwe nziza n'amagazine kizikinyereraho uyu nguyu avayo yihuse cyane ayitoto tagira yihuse cyane kobwa kacu isikarira ka iragatonika fire yaragiye kurasa umukobwa yahoze kumbe yavuye kare re film hey kobwa gusara cyafite igikomere kagabara kumva kubita igipfunsi hano cy'imbunda cyamindani hey kobwa rebe bucece
kobwa kari hano karabangutse funguramo hakurino arebe kumbe harimo ya gift y'imbunda sergeant yari yatugeneye umukobwa we imwotsi umaze kuba mwinshi amazi atangira kugenda amanuka mu nyubako nk'izi kugira ngo arebe ko yazimya nyine umuriro ibintu bita byikora uyu kureba hasi hahiye ntago yapfa gusubirayo rebe fire rebe kagabo gafite bya bibunda bimwe byiza mwana w'umukobwa amaze kurasa ahita acaho bucece mu gace kigabo kivayo rebe filime fire sasu sasu rebe mwana tu kigabo arakireba inyuma cyamuteye umugongo mwana kiri mu mugongo yo fire hey tureka gutyo uyu mugabo Teddy aracyarasa arakirwanyeho katururi ibiro bya polisi babigize gusa yavuze ati mu minota 10 polisi iraba yuzuye hano hey masasu uya masasu yamushiriyeho ubundi arayijugunya kurikira umugizi wa nabi katururi uyu nawe araturitse parika nabi turi mu biro bya polisi hey bicanye ntibagitinye wabwira ati mu biro bya polisi tugushyiremo ibihumbi 65 by'idolari genda twicira umuntu urimo abicanyi bahise bataka ibiro bya polisi kugira ngo umenye ko inzara imeze nabi gaturore uyu yaguye ku isasu ni rimwe risigaye ni Valerie Young yo kagabo karashwe uyu arakabona yo kagabo sinakubwiye inkuru y'umuntu utaziramira se ubu ngubu ni ngiye se kibuje kukuyicira ndetse uyu niwo munsi wacu bino ntabwo wabihunga kuko kuzimu kwamaze kugera hano mwana ashyiramo isasu kuzimu kwamaze kugera hano umugabo ariruka rimwe arazunguza bebe zunguza hano revolver ye izira pistoli zirasa 44 caliber mwana asubizamo gutyo fire hey sasu Teddy bye nuko byagenze abapolisi bose bari kuri station ya polisi bakoranye uyu munsi nijoro bararanye irondo ejo bitegura gusimburwa n'indi ngo shift bano bagiye kuruhuka ibyababayeho nagahuma munwa abicenye bari hano nta mikino mukobwa ibyo bimaze kuba uko byagenze nawe yakomeretsa zana gufatira imbunda iyi station ya polisi iracyari mu ndi mwicanyi urabizi Van kwibaza mfitanye ikihe kibazo nge nawe ibintu twabitangiye neza uretse amasegonda 10 yonyine yewe ukobwa ari icyamukubisa ngo mu kilometero ino sasu bamurashani risanzwe gusa yambaye antibare igisasu bamurashije kumbe ni byawe bunda byarumena amabuye kiramuteruye kimonaga hakurya hari uwinjiye na cyarumena amabuye ninde ni wa mugore ushinzwe umutekano bavuga ngo azakurikirana iby'urubanza uryo wishe umucamanza mukuru gusa nawe ni umugambanyi bino bintu birimo abantu bakomeye I'm sorry, officer. Mbabarira ofisiye cyowe fire hey watabaye wamwicanyi yatabaye umukobwa yari yaje kwifungisha ngo yicire umuntu bamwera amafaranga yicire Teddy
kagapfunyika ka Teddy Dollar gahetse ngako kagapfunyika ka Teddy karimo ifungo we buretse gato rino bubiretse byacu umugabo agufatira cyarume n'amabuye agapfunyika Teddy yari ari gucikana yiruka umugabo aragahetse ako niko kari bumuha amafaranga fire sasu akanika ko kazi kari kamuzanye muri gereza we yavuze ati ngende umwicanyi uri professionnel nimba hari akantu nk'ukuri ndi umusobanuzi w'umunyamwuga nimba hari ahantu hari umuntu wo kwica turamwica tugahembwa tugataha we nikakora abatishuriwe ntagapfa kubica yarebye kano nawe nguha ibyawe se icyo gikapu kirimo icyo bundi Bob wejya mu rugo Vali cyangwa se Valerie She with you? uriya mukobwa mwari muri kumwe uriya mugore winjiye Shell wapi ubundi se icyo bikubwiye ibyo ubashije kurokoka ufite ikihe kibazo ngo utabaye urabaza iki bino bintu byirengagize ugira nkaho nta n'icyabaye kenirira amafaranga mu mahoro ubyiyibagize urebe ibikureba niko umugabo ari kumubwira byiyibagize ucunge izamu ryawe sibyo mwicanyira mutabaye abapolisi bagenzi bakaraza babonaga badashaka kukwica bandetse nk'irira ifungo mu mahoro ngo utabare vayo ariko umpa amahoro ikicanyi cy'ikinyamwuga cyo cyica abantu cyishyuriwe gusa kikikomereza nimba cyasezeneje umukobwa ati ndi bugutabare nunfungurira nkajya kwikorera akazi nahembewe nanjye ndagutabara umugabo ko karinze ijambo ryaramutabara yatangiye kumva polisi mu nzira Valerie agakobwa haha byiyibagirwe mbega niho kumubwira tuvuga ibyo uvuga ngewe nkure mu kanwa kawe ndeke umuntu bari mu kazi ke yahembewe umugabo yasohokanye udukapu tubiri hari haba harimo ifungo cyasi bihwanye n'ifungo umugabo yicomeka mu modoka ya polisi ahita yimanukira umwicanyi w'umunyamwuga uramubona ariko n'uburyo akatamo imodoka ko bino bintu twaye imodoka ya polisi kizimya moto nibwo ziri kuhagera bimeze bite nguyu umugabo yacikanye ifungo rye amaze gukora akazi ke Vali na wara yazenze hayedo ntabwo ameze neza yakomwe shawo ntabwo filime irarangira filime ubundi ubu nibwo itangiye katururi arakwereka rufashe inzira muri ya modoka ya polisi ni Vidic byose bimeze neza Mureto namwishe yatanze raporo nyine iyo umaze gukora akazi uramagara ukavuga ati ka kazi babyeyi mwaduhaye twamaze kugakora hamagara Joe Totino muri Chicago mubwire ko uzaniye impano hano wa mutwe w'agasaza arawutwaye imodoka ya polisi yibwe iri mu nzira yerekera muri Chicago ndetse igeze ku muhanda wa I-15 yarabyumva amenye ko ari wamwicanye urabizi ndagira ngo uparike na ambulance ku ruhande parika ambulance ku ruhande nuna ambulance bayiparikaho umukobwa yiyicarira kuri vora rangije imodoka yisubiza inyuma abari batwaye ambulance bakuyemo uyu baravuga ahantu baheruka kumubona ku cyombo ari mu modoka ya polisi yibwe. Hey baby, I'm putting in a couple hours overtime. See you later. Love you. Urabizi uwo muntu mumureke ngiye kumwikurikirira niyongesha amasaha 2 ya overtime mukurikire. Urabizi shift y'ubwo yari kurangira mu gitondo ahise avuga ko ari ugiye kwikorera akazi gakurikiye uyu. Yacana radio hano. Kuma indirimbo ni ya Freddie Mayfield. Niyo ndirimbo yasanze kuri radio. Uyu nawe gushyiraho radio niyo ndirimbo iri kuri radio. Ya ndirimbo wamwicanye yaririmbaga ivuga ngo Teddy yapfuye. Yaririmbwe na Freddie Mayfield. Yeah. Ya ndirimbo urwicanye rwabaririmbiraga barayibuka. Deja vu indirimbo nyine hari ahantu bayizi bari barayumvisha ngo Teddy yapfuye. Indirimbo akicanye kabaririmbiraga. Icyo namubwiye.
yewe bagenda bayiririmbira kumwe cya cicanyi cyayiririmbaga bose barokotse bari kwibuka indirimbo ikicanyi cyabaririmbiraga muri kiragiye uko bari mu bihe bibi bumvaga bibishye ariko ibintu byongeye gukemuka ukamera neza utangira kwibuka ibyabaye bose rumwe yafashe inzira yarerekera ndetse nanjye wumvaga banyitaro kabanza ubundi nago bangereranya abamenye nago banshidikanyaho Imana iba mugisha ndabakunda cyane izi filmu zisanga ku gasobanuye films.com ku mafaranga make cyane yawe 7,000 ukajya ureba filmu ukwezi kose muri iyo website cyasi 20,000 karebera muri VIP ndetse filime yo yakuryohanye utanga na tip ugira umuco ariko wa tip hey Remember Freddy's baby.